Mu buzima bwa gisore iyo utarageza igihe cyo gushaka ntabwo biba byoroshye gutekereza ku rugo uzubaka. Ubusore buraryoha kandi ni byiza koko gukora byose ukishimira ubusore bwawe, kuko iyo umaze kubaka urugo byinshi birahinduka, ugatangira ubundi buzima ndetse bwakubera bwiza kuruta ubwo warubayemo bwa gisore iyo urugo washatse ari rwo ubonye. Mbese nyine muri make ibyo nshaka kuvuga, ibyiyumvo wagiraga by'ukuntu urugo rwawe ruzaba rumeze akaba ari byo ubona. Njye nkiri umusore narangwaga no kwitonda ndetse kugeza na kaminuza wasangaga abenshi bakunda kunyita Gakayi. Ngira ngo Gakayi muramizi ni wa muntu ukunda kwiga cyane uhora mu makayi, gusa nyine wenda baranserezaga cyangwa se baratebyaga. Gusa njye nyine nubwo ntabibonaga nko gukunda kwiga cyane, kuko sinjye wabaga uwa mbere mu ishuri, nubwo kwiga ari byo nari narashyize imbere cyane, gusa ubanza njyewe nari naratangiye kwigirira imishinga y'abantu bakuru kuva kera. Ndakeka ko isi ugira amatsiko yo kumenya imishinga nari nangiye kujya ntekereza. Numvaga nkeneye kurangiza amashuri yanjye nkahita nihangira nk'imirimo, mbese nkahita nkora nk'amakampani ngatera imbere, nkashaka umugore mwiza unkunda nk'uko mbyifuza, kubera ko nanjye ingeso zo gushurashura ntabwo nari narigeze nzigira. Burya koko ngo gushaka n'ugushobora, kubera ubushake n'umuhati nari mfite Imana yabimfashijemo ndangije amashuri yanjye. Ubwo kandi ababyeyi banjye babonaga ubushake bwo gukora cyane nari mfite, ubwo maze bikabashimisha cyane. Mbere ku mushinga barawukunda, bantera inkunga, maze nsaba inguzanyo muri banke, nongeranya n'udufaranga nari mfite mpita nkora kampani, maze gahoro gahoro igenda ikomera, kuko n'ubundi birangaza byinshi bya gisore sinakundaga kubijyamo cyane. Byabaga rimwe na rimwe nabwo kandi bitunguranye, nahuye n'abagenzi banjye, mbese babandi twiganye kaminuza. Mu rugo iwacu bari bifashije bishoboka, bivuze ko amafaranga ninjizaga rwose yabaga ari ayanjye 100%, kuko ntacyo umuryango wansabaga, ndetse ahubwo data yahoraga yifuza kumpa andi mafaranga menshi ngo nyabyaze umusaruro, kuko yabonaga yuko ndimo umukozi. Nyuma y'igihe gitoya data ubwe umunsi umwe twicaye rwose turi kuganira, yaraje arambwira uti mwana wanjye rero reka nkugire inama, ndabibona ni byiza rwose kampani yawe imaze gutera imbere, ariko byaba byiza mu myaka yawe ushatse umugore tukagushyigikira ukubaka urugo. Ni ukuri rwose byagufasha cyane mu gutera imbere kurushaho, udatwawe n'amafaranga ngo wihugireho, dore ko n'irari rya gisore riba ritoroshye. Ubwo namwenyuyemo ndangije ni ibyirari papa, ibyirari byo rwose humura siniyandarika pe. Nuko maze papa nawe arambwira ati ndabizi mwana wanjye, ndabizi, erega narakwirereye ndakuzi, yego ndabizi nta mico mibugira mwana wanjye, gusa ariko icyo kintu ugomba kugitekerezaho. Ubwo papa arakomeza arambwira ati simwirukanyishije kuko nyine utarasaza, ariko nanone niba hari inshuti ufite wabitekerezaho neza ukazamutwereka tukabashyigikira mu kubaka urugo, ubundi nawe ugakora umuryango ndetse na bizinesi yawe yarushaho kuryoha rwose. Ubwo numvishe amagambo data mbwiye ndongera ndamwenyura, kuko mu by'ukuri yarangereye ku ngingo. Byari ibintu nari maze iminsi ntekerezaho, nubwo nari nagatekereza nyine kuhita nahita afata umwanzuro wo guhita nshaka umugore ako kanya, ariko numvaga byibura nkeneye umukunzi wazajya mfasha kwishimira ubu buzima. Icyo gihe ibyo ntabwo twigeze tubitindaho cyane, kuko ntabwo n'undi yari akomeje, kuko atari abikomeje cyane, ahubwo byasaga nyine nk'akantu gaciyemo, kubera ko iwacu ubundi bamye babona nakururukana n'abakobwa. Ubwo nyuma yaho naje kugenda mbitekerezaho, ndeba bamwe mu bo twakoranye bamaze kubaka ingo zabo, nubwo yego benshi bari bakiri ingaragu, gusa mu by'ukuri nanjye byatumye ndushaho kubitekereza. Iyo weekend ntabwo nigeze nsohokana n'abashuti banjye, bakundaga kuza kuntwara, kubera ko icyo gihe narabahakaniye nigumira mu rugo ku kirahure cyanjye cya whisky, ntekereza ukuntu ndizagira imyaka 28 nta mukunzi ngira. Ubwo mpita mbona ko nkwiye guhindura kugira ngo mbe nitegura urugo nshaka kuzashaka hakiri kare. Ubwo hari kuwa gatandatu, ubwo nararuhutse ku cyumweru mu gitondo nagombaga kujya gusenga nk'uko akenshi nabigenzaga. Gahunda zo ku rusengero zirangiye, narasohotse nyiri hafi aho ngaho, ubwo ndi kwerekeza muri parikingi ngo mfate imodoka ntahe, mpita numva umuntu anturutse inyuma mu ijwi ry'umwari rwose ansuhuza agira ati amakuru ORESTE. Ubwo mu guhindukira nasanze ari Yvette Mukamisha, umukobwa w'umusaza w'inshuti ya data cyane. Uwo mukobwa Yvette kuva na kera rwose tukiri batoya iwacu bakundaga gusurana cyane, ubwo maze bagatumirana bagasangira, ariko sinakubwira ikirori kikaba ikirori. Byumvikane ko twari tuziranye, nubwo njye na Yvette nta wundi mubano wihariye twari dufitanye, gusa nubwo nta byinshi nari muziho, kuko ntabwo yagiraga gakungu, ariko ku rundi ruhande nkabona asa nk'umuntu wiyemera. Uwo mukobwa Yvette kandi kuba mwiza byari mwiza ndetse nta n'inenge,
ariko nyine muri make uko yari yimereye mu myitwarire ye byatumaga abasore benshi batinya kumutereta bitewe n'uko bakegaga ko yaba yiyemera. Yvette yari inzozi z'abasore benshi kuko yari yarabimye amahirwe yo gukundana nabo. Ubwo twarasuhuzanyije ambwira ko kuva narangiza kaminuza nabanze ntakibasura, maze mpita mbwira Yvette ni nyamara Yvette nta nubwo najyaga nizana da, burya cya gihe nabaga merekeje muzehe, urabizi yuko twari tukiri batoya. Ubwo tukiri muri ayo mpita mubwira ni none se uratashye ngo niba nta modoka mwazanye mbageze imbere? Yvette asa n'useka ati ubwo se nanjye uri kumbarira mu batunze imodoka zabo koko? Kiretse wenda yorezanye na mukecuru akantwara nawe ubundi nitegera akamoto da. Ubwo nanjye mpita mbwira ni okay noneho reka mpite nkugeze imbere tunagende twiganirira umbwira amakuru y'iminsi. Ubwo twageze ku modoka yanjye abonye ariyo ngiye gufungura ati wow, numbwire ko ino modoka ari yawe? Mu by'ukuri numvaga bidashamaje cyane nubwo yari ravafo igezweho muri icyo gihe. Njye numvaga ari ibisanzwe ndangije ni gusa ariko nyine nawe witangira ngo kabye. Yvette ubwo twagiye tuganira duhana na nimero rwose za telefone kuko kuva na mbere hose ntawagiraga nimero y'uwundi. Uretse bwa bushite bwa kera twari tugiye kubyutsa kandi ku bwanjye byo guteretana na Yvette ntabwo nayibonaga hafi. Ubwo nyuma y'akanya gato nagejeje mu Kamisha Yvette iwabo, gusa nyine yanga ko nagarukira ku irembo niko kunsaba kubanza gusuhuza abo mu rugo kuko nabo ntabwo twari duherukanye. Nuko maze twinjiza imodoka mu gipangu, maze mu gusohoka mu modoka nari niyambariye ikoti ryanjye ryiza najyanaga gusenga no mu bindi birori. Mu by'ukuri utatuzi washoboraga kuba watubona nyine nk'abafiyanse cyangwa se nk'abantu bitegura kubana. Ibyo ni nabyo byabaye kuri nyina wa Mukamisha kitubona. Mama wa Mukamisha kitukubita amaso yaratungwa ati yo murakasa neza no kuri muri isanga, n'akanyamuneza kenshi mu maso ubona ko rwose ko twishimiye. Akomeza agira ati Mukami urashyize urabikoze noneho rwose pe, umushyitsi rwose turamwishimiye. Ubwo ngiye byasaga rwose n'ibigiye kuncanga, habura gato ngo nikarume mwenyuremo, ariko nyine Mukamisha we yasaga nk'uwubitse amaso adashaka kugira ngo agire ikintu abivugaho. Ubwo nanjye mpitanyeka ko byaba ari ibyabo baziranyeho, ubwo sinakwirirwa mbyinjiramo cyane cyangwa se ngo mbibabazeho. Ubwo tukimara kuramukanya mama wa Mukamisha ati ariko n'ubundi ndabona amafaranga ya mwana wa, maze ntanagira ikindi kintu musubiza. Arongera ati ariko uyu musore urabona adasa nk'ababana bo kwa Nyirankwaya? Ubwo yabazaga umukobwa we Mukamisha, ariko ubwo Nyirankwaya yavugaga ni data umbyara. Ubwo maze Mukamisha mu gusubiza mama we ati ubwo se mama ntabwo urimo urareba yuko uyu nguyu ari ORESTE wa muhungu mukuru iwabo bajyaga bakunda kuza kudusura hano? Ubwo mama wa Mukamisha ati yo n'uruhanga disi ni Nyirankwaya neza, erega naye abakecuru ongera umobere mwana wa, ongera umobere. Ubwo naragutse turongera turaramukanya, noneho arusha rwose kunyishimira cyane birumvikana. Ubwo twakomeje kuganira ari nako amagambo yakomezaga gukoresha yatumaga nibaza byinshi. Ubwo maze umukecuru akomeza atubwira ati ni ukuri mubano wanyu turawushyigikiye cyane rwose bana ba, nk'uko ababyeyi banyu twabanye neza namwe muzakomeze mukundane. Mukamisha utarasaga n'uri kwishimira ayo magambo y'umukecuru yuje iby'inkundo n'imibanire ati nta kibazo rero mama, reka ahubwo twakira umushyitsi. Ubwo nyuma y'akanya gato bamaze kunyakira nongeye gushimira uburyo nakiriwe neza, maze ndasezera ndataha. Inshuti zanjye z'ibanze nka Sylvestre cyangwa se na Eric ndetse n'abandi benshi nabashe kugisha inama ku byo nari naganiriye na papa bijyanye no kuba narongora, bambwiye yuko nimbona bikwiriye narongora, ariko nkabanza kuba nabyigaho sinzahubuke. Ubwo ikibazo sasa cyari uguhitamo uwo tuzarushingana, ariko urwego nari ndiho rwanyemereraga kuba rwose ntapfa kubura uwo turushingana, gusa nyine ungwa ku mutima nicyo cyari ikibazo. Nyuma y'igihe gitoya natangiye kujya nganira na Mukamisha bisanzwe, ubwo tukajya twandikirana n'utumesaje nyine ubona yuko ari ibintu bisanzwe. Ariko dusubiye inyuma ho gatoya, cyagiye nari ndi iwabo natanye amatsiko y'ibyo mama we yambwiraga, kandi rwose basa nk'aho ari ngiye bari kuvuga, nubwo nyine ntapfa kwita mbihamya 100%. Ubwo nyuma y'icyumweru cyose nongeye guhura na Mukamisha ku rusengero arampobera. Mukamisha yari umusirimu cyane, yansuje bino bintu by'abantu nyine bataherukanaga, ndetse dutangira amateraniro twicaranye. Ubwo maze kandi tugirana ibihe byiza. Ubwo amateraniro ahumuje twagiye gutaha, musaba ko yaza tukajyana iwacu mu rugo akabasuhuza ndetse tukanasangira ibya saa sita. Mukamisha kibyumva aramwenyura, arangije niyabyanga arambwira ati aha uragira ngo nkwishyure kuko nawe wadusuye ubushize se? Nuko nanjye ni oya pe, siyo mpamvu nyamukuru, gusa nyine nabyo byaba ari impamvu da. Uko ibiganiro byagendaga bijya mbere twasaga n'abatangiye kwisanzuranaho, ubwo maze tugaseka
bituma nshaka kumenya ibyo mama we cyagihe nabasuye yasaga nk'arimo arashaka kuvuga kuko ntabwo nari nabisobanukiwe. Nuko mpita mubaza ni Mukami, ariko niba atari ibanga ubwo meruka iwanyu sinzi ibintu rwose mama wawe yakubwiraga avuga ko nyine ngo banyishimiye kandi nyine ngo ari cyo gihe wari bategereje ngo ubereke nyine n'ibindi bintu ntasobanukiwe neza, nyine ntabwo nabisobanukiwe. Ubwo kandi nabibajije Mukamisha kugira ngo nshire amatsiko kuko nakekaga ko baba ari ngiye bavugaga ariko sinsobanukirwe neza. Ubwo Mukamisha mu kunsubiza arambwira ati sha nyine mbabariye byuriya mukecuru rero nta wabimenya. Ubwo numvishe nyine ansubije ahigimye byongera kuntera amatsiko ndushaho kongera kumubaza nitonze ngo menye neza niba ari byo koko. Nuko maze Mukamisha nsubiza agira ati ariko rero niba ari uko ngiye ari ngiye mukuri wacu nukuri byaranyobeye pe. Nuko nanjye ni byagenze gute se Mukami? Mukamisha ati umva nyine nkubwire ariko ubundi reka mbanze mwibarize inshuti kandi umbwize ukuri. Mukamisha ati ubu koko urabona ncashe ku buryo naba naratinze gushaka? Mukamisha kimara kumbaza gutya icyo kibazo cyabaye nk'ikintunguye ariko ndamusubiza ni uracyatemba itoto rwose pe, nta nubwo ushaje byo kuba waratinze, gusa nyine ku kigero cyawe nubwo ntazi imyaka yawe wenda cyaba ari cyo gihe. Mukamisha kibyumva yahise aba nk'utunguye rwose maze yikangamo, nuko arambwira ati uzi ko nkurusha umwaka umwe we. Mukamisha kibyumva yahise amera nk'utunguye maze arambwira ati uzi ko nkurusha umwaka umwe we. Bivuze ko nyine ubwo Mukamisha yari afite imyaka 29. Ubwo ibyo si twabitinzeho ahubwo akomeza ambwira ati nyine buriya mama usanga ahora ambwira nyine ngo ko nabereka fiance ngo ntegereje iki. Ubwo Mukamisha kivuga gutyo nahise ngwa mu kantu ndaje ni ambo, maze arongera ati nyine buriya yabonye nyine tuzanye mu rugo akeka ko nyine yaba ari wowe. Nuko maze Mukamisha ati nyine buriya mama yabonye cyagiye tuzanye mu rugo akeka ko nyine yaba ari we bari bategereje. Ubwo kandi nubwo nasaga n'uwari wabiketseho gatoya n'ubundi byaransekije cyane ndatembagara. Nuko maze Mukamisha arongera ati shawo uranseka. Nuko ndatuza ndangije ni oya ntago ari ukuguseka ahubwo nyine biratangaje pe, gusa nyine mama wawe nubwo ntamurenganya pe kuko n'undi muntu wese wari kutubonana cyagihe n'uburyo twari twambaye neza kandi tunaberewe sha yari kubikeka pe. Mu by'ukuri mbabwije ukuri uburyo nabonaga uyu Yvette Mukamisha ntabwo niyumvishaga ko hari sije cyangwa se subject twageraho agaca bugufi. Ibijyanye no gukundana kw'abifuza kurushinga byari ikibazo kuri we. Ubwo nitonze nahise mbwira Mukamisha ni none se ubundi wazamujyanye ukamubereka bagashira amatsiko. Mu by'ukuri Mukamisha namubwiye gutyo ngira ngo nanjye menye ibye neza uko bimeze, niba yaba ari singo nkanjye wenda byanaba intandaro akaba ariho nahera nkakuza umubano wacu. Ubwo Mukamisha mukunsubiza ati nyine umva nawe kandida. Ubwo maze Mukamisha akomeza agira ati erega si ukubyanga pe. Ubwo Mukamisha kimara kuvuga gutyo byongeye kunangaza bituma mubaza ni none se ubwo nyine ushatse kuvuga ko ntawe ufite? Ubwo maze Mukamisha arahigima nuko arambwira ati nuko nyine bimeze, gusa nyine nsigaye numva yaba ari cyo gihe aho rubanza maze kurambira benshi pe. Nuko nkomeza mubaza ni none se Mukami kuri umukobwa mwiza uteye neza kandi rwose ufite n'imico myiza n'amafaranga kuko ufite akazi keza muri leta wabuze icyo ubundi kunyeka ko haba hari abasore benshi kuko bakwirukankaho? Ubwo maze mukunsubiza arambwira ati erega sinzi icyo mfa n'abasore pe, aho ngenda hose ndetse nabo dukorana ntawe ujya upfa kunganiriza kuri iyo ngingo. Mba mbona basa nk'abantu banyubashye cyane cyangwa se baninya, gusa nyine n'abagerageza kubimbaza mba mbona atari ibyifuzo by'umutima wanjye bishaka. Byajyaga gusa n'ibyanjye, ni nayo mpamvu yatumye mutega amatwi. Ubwo ikiganiro cyabaye kirekire dushuga tugeze mu rugo yewe ndetse habura gatoya ngo tunaharenge kubera gutwarwa n'ibiganiro. Ubwo navugije ihoni umuzamu araza arakingura, nuko maze turinjira ngira ngo kari murabyibuka neza ko nyibera mu rugo nyibana na famiye. Ubwo tugeze mu rugo twaricaye Mukamisha arakirwa nyine by'akarusho, ababyeyi banjye bose bari bahari ariko noneho aho nari nicaye neganye na papa twahuzaga amaso akamwenyura akanyicira akajisho. Ubwo mbese nyine yashaka kugereka ko umwana akeye. Ubwo twakomeje kuganira mu kumupresenta sinavuga menshi nuko ni ariko nibagiye kubabwira uyu mushyitsi papa. Nuko maze papa nawe ati umva mbese ibyo nibyo wari buherewe ahubwo. Ubwo nakomeje muvuga mu izina ni uyu mwana w'umukobwa rero yitwa Mukamisha Yvette ni inshuti yanjye. Ubwo ntararangiza kuvuga papa n'akanyamuneza kenshi yarahagurutse ankora mu ntoki, ubwo akora na Yvette mu ntoki maze mu kwicara arambwira ati wahisemo neza mwana wanjye. Data ntiyaripfanaga rwose, yahitaga agaragaza amarangamutima y'ako kanya. Ubwo kandi mu mutima wa data
yibwiraga yuko inama yangiriye nayishyize mu bikorwa. Ubwo njye na Mukamisha twaguye mu kantu dusa n'abarebana, nuko maze nkomeza mbwira papa ni ahubwo papa mushobora kuba mutamwibuka neza, kandi kera yajyaga asana na papa wabo hano. Nuko maze papa ati none se ushatse kuvuga ko ise w'uyu mukobwa yagendaga hano? Nuko nanjye ni cyane rwose papa, uyu nguyu ni umukobwa wa Dorosiyani, wa musaza mwakoranaga kera. Ubwo nyivuga gutyo nabaye nk'ukojeje agati mu ntozi, umusaza barahagurutse ati ye ukaba utari wabimbwiye sha mwana wa haguruka umobere sha Mukami ya baba. Ubwo Mukamisha yarahagurutse barahoberana, umusaza akomeza agira ati yego sha nukuri rwose mwongeye guhuza imiryango. Muri make nguko uko umubano wanjye na Mukamisha watangiye. Kuba nta sheri yari afite ndetse kandi nanjye ndi singo, ibyo ababyeyi bacu badutekerezagaho byasaga n'ibitangiye kwishyira mu bikorwa. Reka nizere yuko wamaze gukanda kuri iyo buto ya like aho ngaho, niba warakoze subscribe kuri iyi channel kugira ngo utazocikwa n'inkuru z'urukundo mbagezaho umunsi ku munsi. Ariko kandi dukomeje ibisa n'ibyatubayeho njye na Mukamisha, kuko yamaze iminsi ategereje ko namubwira ijambo, nkamubwira ijambo rimugaragariza ko muzirikana buri gihe kandi mutekereza. Gusa ariko nanjye narebaga uburyo Mukamisha anyitaho, nkajya nikanga yabimbwiye, ariko bikarangira nawe atabivuze, dore ko noneho twari dusigaye tunabonana keshi, bikaba karusho ku cyumweru tuvuye gusenga, umwerekeje uwundi habuze uwahundi imbarutso ngo dutandukane. Ubwo ibiganiro byangaga gushira neza, nkabona keshi na keshi akunda kunyitegereza mu maso, ari nako kandi ambwira ati buriya nejo, avuga asanya n'uwirya cyangwa se ufite amasoni mo kimwe. Ubwo maze nanjye bigatuma ngenda ndushaho kumva ko ahari ari umwanya mpaye ngo musabe kuba twareka gukomeza kwitwa inshuti zisanzwe, ahubwo tukibera abakunzi. Rimwe na rimwe kubera kutamenyera iby'abakobwa cyane nangaga kurivuga, nyine mwumva ko ndabutse namubwiye ko mukunda we yabimbwira. Ariko burya ngo mu muco ngo iwacu ngo nta mwari ufata iya mbere ngabwira umuhungu ngo uko amukunda da. Ubwo nyuma yo kubitekereza byatumye mpita mfata umwanzuro igitaraganya. Umunsi umwe rero reka mbatera inkuru. Umwe mu nshuti zanjye witwa Silvestri akaba n'umwunganizi muri company, ubwo yari yadutumye mu birori byo kwita izina umwana wabo w'imfura. That was the greatest moment I ever have. Ubwo icyo gihe Mukamisha ansabye ko ari we waza kuza kuntwara mu rugo, aho bari baramuhereye promosiyo bakamuzamura mu ntera kubera kwitanga no gukora akazi ke neza. Birumvikana n'agashara kari karazamutse, maze agenda agira opportunity nyinshi. Ngo Mukamisha disi yifuzaga ko yantwara ku nshuro ye ya mbere rwose imodoka ye tukayitaha, nyine birumvikana. Ubwo nanjye naramwemereye, maze mu masaha ya nimugoroba numva koro ye amamagaye ambwira ko ageze ku irembo. Nari maze nanjye kwitunganya tayari mitatsoka nsanga araparitse, mpita ninjira imodoka y'umuzinga nicayemo bwa mbere rwose, nuko maze yati imodoka turerekera. Ubwo nakebuka nareba iruhande rwanjye, ngatangira kwimagina muri future twabanye, anyuzamo tugatemberana antwaye. Nuko maze ngiye kumanura Mukamisha ati ORESTE kumbona usa n'uwatwawe bite kuri kunyitegereza cyane? Mukamisha yabimbajije kubera ko kabisa nari natwaye bigaragara, nanjye ni mu by'ukuri nyine usanzwe uri mwiza. Mukamisha noneho akibyumva arishima, ariko asa n'utangaye, nuko arambwira ati mbega nukuri urakoze pe, uti nsanzwe ndi mwiza, wari usanzwe ubibona se? Nuko nanjye ni cyane rwose pe. Nuko Mukamisha ati none se kuki utajya kubimbwira? Ubwo ikiganiro cyacu cyakomeje kuryoha, dushiduka tugeze aho twajyaga. Ubwo maze mu kugera aho twari tugiye dusanga abenshi bahageze, ndetse rwose biganjemo amakupure aryoshye yambaye imyenda rwose yabukereye. Ubwo maze mu kugera aho twari tugiye dusanga abenshi bahageze, ndetse rwose biganjemo amakupure aryoshye yambaye imyenda rwose yabukereye. Ubwo maze baduha ikaze, ibirori bitangira binakomeza, ndetse rwose birangira bikinaryoshye. Twongeye gufata inzira turataha, ariko umunezero wari wabaye wose. Mukamisha abanza kungeza iwacu ngo abone gukomeza maze atahe. Ubwo yarambaje ati ariko ORESTE buriya nahejo? Ariko arabanza arambwira ati ariko buriya ORESTE nahejo koko? Mu by'ukuri urebye uko yabivugaga sinavuga ko nyine ko atari yishimye, ariko nanone yari afite inyota yo kumva nyine ijambo ryiza rinturukamo, ubundi rwose rikuzuza ibyishimo by'umutima we. Gusa nanjye numvaga ngomba kurara ndivuze pe. Kuri iyo nshuro nagiye kumusezera, dore ko twanahanaga imikono mu ntoki nta bya bizu.
ubwo nyimara kumufata mu biganza numvishe ibintu binyirukanse mu mubiri. Ni ukuri rwose yamvaga mu ndiba y'umutima kuko njyewe ubwanjye nari nahindutse amarangamutima ariyo arimo arivugira. ubwo Yvette cyangwa se Mukamisha nari mufashe ikiganza ndimo ndamureba rwose mwitegereza, nuko numva biranze neza ndavuga ni Yvette. ubwo ngiye gukomeza nabanje nitse imitima, ariko burya reka mbabwize ukuri, iyo atari uburyarya kujya kubivuga bwa mbere bibanza kugorana. Mukamisha yarikirije abona ko hari ikintu kidasanzwe nshaka kumubwira, nuko araje arambwira ati mbwira ngo uteze amatwi ORESTE, nukuri wigira ikintu utinyambwira sibyo? ubwo kandi nari nyimufashe mu biganza byombi twicaye mu modoka. ubwo narakomeje ni Mukamisha, mu by'ukuri uri umukobwa mwiza w'uburanga kandi nyine w'umutima pe, ubwitonzi bwawe no kutiyandarika nakubona nyine biri mu bintu byatumye nkomeza kuba hafi yawe iminsi yose tumaranye. nuko maze ndakomeza ni Mukami, nukuri rwose reka nkubwize ukuri, nakomeje kubirebesha amaso ndetse n'umutima pe. nuko maze ndakomeza ni Mukami, nukuri rwose reka nkubwize ukuri, nakomeje kubirebesha amaso ndetse n'umutima pe. ubwo kandi Mukamisha asa n'umwenyuramo, akanyamuneza kavanze n'ibisa nk'amarira yaratangiye gushoka ku matama ye. nuko maze nanjye nkomeza mvuga amarangamutima yanjye ni nyine nihanganye igihe kinini kubwo nyine kukubaha ndetse nkabura naho mbihera, ariko n'ubundi nta watinya atararunguruka. nihanganye kenshi kandi ariko aho bigeze sinakomeza kuguhisha kandi ari wowe mpishaho. ndagukunda cyane ku buryo kubikumenyesha byonyine byama gutuza, kubera kuko twatandukana ntabikubwiye intambara zabaga nyinshi umutima wanjye mwongera kugira agahenge ari uko duhuye. Yvette rero mfite imishinga myinshi kuri njye nawe, ndagusabye mbwiza ukuri ikikuri ku mutima. ese waba warigeze nibura wumva unkunzeho? wenda kuba nta wundi ufite byo ndabizi kuko warabimbwiye. ubwo nagiye kurangiza kuvuga ayo magambo yose Mukamisha yarize yahogoye, ariko nyine atari kurira ngo aboroge. Mukamisha disi afifinyuza cyane yananiwe kuvuga, ajya kuvuga ikiniga kikaba cyose, ahubwo nkabona hiziye amarira. nahise nongera ndamubwira ni Mukamisha, umutima wanjye ufite amatsiko menshi, ni ukuri ndagusezeranya ko niwemera ukambera umukunzi nazigira nkubabaza na rimwe, kuguca inyuma byo rwose sinanabirota. ni ukuri ndakwinginze nyakira mu mutima wawe. noneho Mukamisha ntabwo yanyemereye gutuma ndangiza kuvuga ibyo nashakaga kuvuga, yahise amobera aramfata cyane, amarira ya nyuma y'ibyishimo anemba mu bitugu yitse umutima, maze ati ORESTE, ni ukuri mbabarira, ibyo ndari nkeneye kumva nyine byose nabyumvishe, ibindi byose nyine ni nyongera, kuko mu by'ukuri nari ndambiye kurara ntasinziriye nkwibazaho ukuntu nyine wiyubaha, ukuntu wirinda kwiyandarika, ndetse noneho ukuntu ureba n'ukuntu unyitaho. ibyo byose byaragiye bimfata umutima, nyine nanjye nanirwa kuba nagira undi muhungu nyine nongera gutekereza ukundi utari wowe. ibyifuzo by'umutima wanjye rero byari wowe, narabikekaga ko nyine waba unkunda, ariko nyine utarabimamiriza byarangoraga cyane pe. none mukunzi mwiza rero ntabwo wabyumva nyine ukuntu bishimishije, ndagusezeranya ko nyine utazigera wicuza icyatumye unkunda, kuko nyine wakunze ugukunda. icara utuze nyine ushyira umutima mu nda, nanjye ndagukunda. wow, reka mbabwize ukuri, Mukamisha cyangwa se Yvette akimara kumbwira aya magambo, mbega umugoroba wambereye mwiza mu buzima. tukiri muri ibyo byishimo twagiye kuba twumva umuntu akubise igipangu cyacu ngo ndebe neza, mbona ni umuntu yakinguye igipangu cyacu ngo ndebe neza, mbona ni Ruvenge umuzamu wacu, maze aza yerekeza ku modoka. ubwo kuko atarayizi yashakaga kumenya abo ari bo, birumvikana yaraturogoye, ariko nyine zari inshingano ze sinamurenganya. namanuye ikirahure ndamusuhuza, abonye ari njye ati yes boss, ese ni mwebwe? mumbabarire rwose ntabwo nari nabamenye pe. nuko nanjye ni nta kibazo nta kibazo. ubwo abarongera aragenda, bankoze mu mufuka nkuramo impeta nziza nahoranaga ngendana, nahoraga nibwira ko nzamusaba ko yazambera umufasha igihe kimwe. ubwo Yvette cyangwa se Mukamisha akikubita amaso aratangara cyane, yifata ku munwa. nubwo twe turi mu modoka ntari bubashe gutera ivi, ariko nagombaga kubivuga. nuko maze nanjye ni Yvette, urukundo rwanjye nari nararubikiye uwo tuzabana akaramata, none mbikwiye ku mutima, wanyemerera ukazambera umufasha? ORESTE adukomereje inkuru y'urukundo rwe na Yvette cyangwa se Mukamisha agira ati ibyo nabonaga nk'amarira ya Mukamisha abonye impeta byagaragazaga ibyishimo atewe no kuba abonye ibyo yifuzaga mu buzima nk'umukobwa wese ukeneye kubaka urugo kandi mu buryo bwiza. Mukamisha yanyemereye kuzambera umufasha birumvikana. ubwo iryo joro twaratandukanye twese dufite akanyamuneza rwose bigaragara, ku buryo nanjye ubwanjye naraye ntasinziriye ntekereza ukuntu ubuzima bugiye kuryoha.
ku wa mbere mu gitondo narabyutse nditegura njya ku kazi. Nkigerayo mushiti wanjye Sylvestre yahise ambwira ukuntu nyine last night ngiye na Mukamisha twari twaberewe, maze akomeza agira ati ariko ubundi ORESTE ukundana na Mukamisha mukaba muri kubiduhisha. Nuko ubwo maze nanjye ni urumva koko twabiguhisha kandi rimwe bwe mwabidushyigikiramo. Arongera ati none se harabura iki? Ubwo nahise nkubitaga twenge k'umunezero ni igihe cyari kitaragera, ariko kuva ubu ngubu twemeranyije ko nyine tugomba kubana vuba kandi ndaguha gahunda mani yose. Sylvestre yaratangaye cyane biramuneza ati wow byiza cyane nukuri pe, urongoye umwana mwiza rwose ukeye kandi ufite amafaranga kabisa. Nuko nanjye ni nawe se urabibona mwana? Ubwo Sylvestre umfasha, ubwo se nutareba koko buriya buranga bwe ntiyareba nariya mabuno. Abivuga mwenyuramo anyereka ko nubwo nabo baba bafite ingo zabo Yvette bamureba bakamwifuza. Imiterere ya Yvette Mukamisha cyane cyane amabuno yari yibitseho byatumaga buri musore cyangwa umugabo wese umubonye ahindukira. ORESTE ati nanjye ubwanjye maze nibaza ukuntu byaba bimeze turi kumwe mu busaswa. Ubwo maze Sylvestre ati umva ko twarongoye pe, ariko uriya mwana wawe no mu buriri umenya ari sawa kabisa. Ubwo nese mpindukira ni ariko ugira ikigambo wa mugabo we. Ubwo maze Sylvestre arimo gutebya ati umva sha none se hari undi mugabo we nabaza utari wowe utahamura ari amabuno angana nk'ibipango. ORESTE ati ubwo nese nitse imitima ndaje ndahigimani ubu se shako tutarabana urumva koko nabibwirwa niki? Sylvestre aratangara ati ye ubu se kuko birashoboka ko mwaba mwapanze kubana atarakugerera ku ngingo ngo wumveho sha. Nuko nanjye ni sha ngira ngo wenda urabizi ko nkiri imanzi buriya nyine nzagerageza tubane nyine mbone kuzisanzura bihagije. Ubwo Sylvestre yasitse cyane mubajije icyo ari guseka ati ntago narinzi yuko burya rwose bwa bwitonzi bwawe buvanze n'ubumanzi pe, none se koko nturabikoraho na rimwe mwa? Ubwo se uzamenya ubigenza ute sha umunsi koko wituwa nyaho nugera ubwo uzabigenza ute? Erega sha ntiyazagira umuntu ukubeshya, twese twagiye dushinga ingo twabanje kumva uko bimeze. ORESTE urimo kutuganiriza inkuru y'urukundo rwe na Yvette cyangwa se Mukamisha ati mushiti wanjye Sylvestre rwose numvisha amaye igitekerezo rwose iyo ngiyo ari ingingo bituma nangira kubyibazaho. Ubwo umunsi umwe Mukamisha yansiye turi kuganira mu rugo twahuje urugwiro rwose dutangira kwirekura tubwirana amabanga dore yuko nawe rwose atakundaga kumisha. Ubwo naratiriwe ndamubwira ni ubuse hari icyo wanyuma sheri ntitwabaye umwe? ORESTE ati ibyo ngibyo nabimubajije ngira ngo mbonaho mpera ubundi mwisabire angerere ku ngingo nyine dukore sex. Ubwo Mukamisha ati sheri icyo nakwima rwose ni icyo nafite pe, ubuse ko naguhaye umutima wanjye urumva hari ikindi kintu nakwima koko? Ubwo mpita nongera ni sheri nyine uzi ko kuva twakunda niko tutaranasomana ubundi sheri warutse tukabikora. Mukamisha ati ego ko sheri buri uko tugiye gutandukana singwa bizu koko. Ubwo mpita migimani ubusaka bizu koko kwitama ni kuri muravuga bu basi nyine ndavuga gusomana byimbitse babe nibura nyine tugaproronja like 10 minutes. Ubwo maze Mukamisha ati ubuse nyine uko nabizi ntiwanseka sheri. ORESTE ati ubwo nese ntangarani none se nyine n'ubwa mbere waba ubikoze sheri? Ubwo nari ntangiye guhindura indoro narebagamo dore ko twari twibereye no muri siro twenyine kuko ni natwe twenyine twari turi muri urwo rugo gusa. Yvette nahise mbona agize amasoni menshi ndamubwira ni ubuse nyine babe niba utarasomana bya bindi by'iwawe warageragejeho. Mukamisha yari umuntu wihagararaho cyane unavugisha ukuri ariko maze arambwira ati sheri tubwizanyije ukuri pe ubundi wowe umaze gukora sex kangahe? Nuko nanjye ni nyine uramutse unyemereye ubu ngubu byaba ari ubwa mbere. Ubwo yaratangaye cyane, ubwo maze nanjye ndabimubaza arangije ati cyakoza reka mve kubyemera pe, gusa nyine ngiye nkubwije ukuri ni rimwe ryonyine pe, nabwo hari kera twiga muri tronkome gusa nyine byarandiye ndanarira shamita ndahira ko nazongera pe, yewe icyo gihe nta nubwo twari twanasomanye. Ubwo nanjye ni ngo ntago uzongera ubu se nyine ngewe uzanyima. Ubwo maze Yvette ati nyine we birumvikana wowe ngomba kubiguha uko byifuje. ORESTE ati ako kantu kankoza ahantu numva ubushagarira bwuzuye umubiri wose noneho nibazaho ndi buhere kuko yari inshuro yanjye ya mbere. Ubwo nese mburi icyo mvuga maze Yvette arambwira ati none se kwisi ceceka sheri ntago bigushimishije? Nuko nanjye ni oya biranshimishije gusa nyine ndi kwibaza ahantu ndi buhere. Ubwo kandi ibyo ngibyo nabivugaga ndimo ndamwitegereza cyane maze nkamira amazi. Ubwo maze Yvette nawe ati aho uri buhere?
ubu none hasi hoya da navugaga tukimara kubana sheri sibyo se sheri wanje. ORESTE ati ubwo kuko nari maze kwishyiramo ko tugiye kubikora natangiye guhatiriza musaba ndangije ni why not now babe, nubundi se ko uri uwanjye ubwo se niki kibura koko kandi wanyemereye ko ntacyo wanyuma sheri. ORESTE ati kandi ubwo nabivugaga natangiye kwirakaza ubwo abonye mpindutse ati sheri ariko wirakara nukuri nta wundi mbibikiye uretse we mugabo wanjye wenyine. ubwo Yvette yahise anyegera amindukiza imisaya ngo murebe mu maso ati basi yabizu sheri sibyo. ubwo yabivugaga amaze kumana agapeti bizu hafi ku munwa. ORESTE ati nanjye mu mutima nubwo nari ndi kuvuga ni nyamara ari bume kanemera ino minwa nyine nibiba byiza turanakomerezaho da. ubwo nese mpindukiraho gato mureba mu maso ubwo tayari nyine nk'abantu bakundana santima zirimo zirakurona ku mpande zombi. ubwo nyiri muri ayo ngayo yahise nkurura iminwa gahoro what the feelings ubwo nese nangira gutwarwa ari nako ndambura amaboko ngo mufatafata ahantu hose intoki ze kandi zari zorohereye nk'iz'abana rwose azimfatisha mu misaya azamura mu mutwe hejuru. ubwo nanjye nekezaho ngiye gufata ubwo nibutse ya mabuno ye ateye ifemba shiduka nagejejeho intoki mbega nawe nyine byaramuryoheye. ORESTE ati ariko nese mbona abaye nk'umuntu rwose biciye intege gusomana biramunanira neza anyitura mu gituza ananirwa kuvuga neza. ubwo maze nanjye njya namwitegereza ntangira kumukoraho umubiri wose reka sinakubwira. ubwo maze namukanda ku mabuno ye mfashe no ku mabere akigondora. ORESTE akomeje atubwira inkuru y'urukundo rwe na Yvette ati santima yagaragaje rwose icyo gihe byanyeretse ko atari ibintu amenyereye cyane nubwo nanjye ntari nzi neza ubimenyereye uko yitwara. ubwo mbonye yatwawe cyane nibwira ko ari cyo gihe nanjye cyo kwihakabyizi. ORESTE akomeza atubwira ati icyo ari cyo cyose ukorewe n'umukunzi cyangwa se ukoze n'umukunzi kikugwa neza bikaba akarusho noneho iyo mugiye gukora sex ku nshuro yanyu ya mbere ho noneho biba ari ibindi amatsiko n'amerwe byo gushyuhaguzwa nibyo byari biri kumbaho muri ako kanya nsomana n'umukunzi wanjye tunezerewe yatwawe rwose. nanjye ntangira gufungura akamashini k'agashati mu mugongo mita nzamura. ORESTE ati of course nyine direct fast touch habaye ku mabere. ubwo nanyujije ibiganza mu ishati igituza cy'amabere y'imitemeri azirisutiye mita mbyumva ko Yvette atangiye guhinda umushyitsi aratitira cyane rwose ndabyumva maze ahita nyiye akavuga ati turekera ngaho ORESTE. ubwo maze Yvette ahita ahaguruka afunga agashati arambwira ati babe tukaba tugiye kurengera n'ukuri sheri kandi ndumva bitari ngombwa none ahangaha babe. ORESTE ati yabimbwiye rwose nanjye mpita mpaguruka ubwo musatira navuga ahubwo ngira ngo dukomeze dusomane ntave muri mudu gutyo ariko nyine we ntabwo yashaka ko dukomeza kuko ahari atashaka ko tubikora. nakomeje gushaka kumuhatiriza akanyuzamo akandeka tugasomana ariko nyine akongera akanyiyaka mbese nabonaga adashaka ko byakomeza. ubwo byageze aho ndivumbura mpita nicara ku ntebe ntangira guhigima no kwimyoza bya buri kanya. Yvette abonye ko narakaye araza aranyegera atangira kumfata mu misatsi agira ngo nyine ncururuke gusa nyine n'ubundi nacururukaga nshaka ko dukomeza. ubwo byaratinze ariko n'ubundi nyine birangira ntabyo dukoze akomeza kumbwira ko nyine nakihangana tukazabikora twabanye kuko n'ubundi twari tumaze kubyemeza. ORESTE ati napfuye kwemera maze amatariki nyashyira hafi kugira ngo byibuza bimbangukire kuko n'ubundi nta kibazo cy'amafaranga yo gukora ubukwe nari mfite. ubwo Yvette yavuye ngo twemeranyije itariki y'ubukwe mpita mubwira ni noneho icyo ubu ngubu nyeneye ni uko twakongera kubonana unyereka sample ya invitation sibyo. Yvette ati yego sinavuga ko nyine twihuse kuko nanjye nabishakaga pe gusa icyo nari nabanje kubaza ni igiciro cy'ikanzu. ubwo Yvette yabivugaga yirya atangiye kugenda rwose amwenyuramo. ubwo nanjye mu kumusubiza ni nyine wowe nitubonana uzambwire total cost. ORESTE ati mu by'ukuri rwose numvaga ko kanya nashaka kubivugaho ibintu byinshi. ubwo maze Yvette ati ariko si sheri ko numva ushaka kubinkiraho byose wowe. ubwo ibyo ngibyo Yvette yabivuze kuko yabonaga nyine nta kintu ndi kumubwira arakomeza ati cyangwa ntabwo ushaka ko tubivugaho. yakomeje kunyitegereza mu maso ariko ngiye nashaka kumureba cyane maze ndamubwira ni sheri urabizi ndagukunda cyane pe sinasubika ubukwe bwacu cyangwa wenda ngo mbutegure nabi but let's talk about this later. ariko nyine reka tuze kubivugaho nyuma. impamvu nyine mvuze gutyo urabibona yuko nyine nari muri mood nziza pe kandi nta nubwo ari ibingibi twari twapanze kuvugaho. ibingibi nyine bisaba time babe. burya koko iyo abantu bakundana bya nyabyo ibikomeye babinyuramo kandi nyine bagakomezanya. Yvette yaranyegereye asa n'umfata amobeye mu kajwi gatuje ati
sheri nizere yuko utarakaye kubera biriya bintu nyine tutabikoze kuko rwose nyine ntari byo twari twateguye gusa ni ibyawe pe isaha n'isaha wabifata sheri ubu se hari undi uzi njya mbiha ayo magambo sheri cyangwa se Yvette Mukamishi yambwiye niyo yatumye ncururuka maze ashize akanya ndamuherekeza arataha. Undi munsi ubwo turi ku kazi Sylvestre nk'umwunganizi wanjye niwe nahereyeho mpereza invitation ubwo maze mudu y'ubukwe itangira ubwo ngubwo tubibwira imiryango irabyishimira dutangira rwose gutegura ikirori ubwo maze dutangira gutegura ikirori buri wese yifuzaga kugira ariko nubundi ijambo yarambwiye ati nibyanjye isaha n'isaha nabifata. ORESTE ati nakomeje gukoresha amayeri yose ashoboka ngo nzamufate ame ku bintu byanjye ariko nawe buri gihe tugahora duze tukavuga ku bintu by'ubukwe gusa ubwo maze umwanya wo kugira ngo nzamujyane mu bintu byatugeza ku ngingo ukabura ariko agakomeza kunyitaho akarushaho kunyereka affection bizu za buri kanya buri uko tutari kumwe nyine akabamamagara ngo kandi Yvette akajya akunda kumubera cyane buri uko mwibukije akandi kantu kazakinirwa mu bukwe bwacu cyangwa se mu rugo n'ibindi byinshi. Iminsi yakomeje kwicuma igenda isatira umunsi w'ubukwe gahunda nazo dusigaye duhorana nyinshi ndetse no ku kazi rwose nsa nkaho nahawe konji ubwo umwunganizi wanjye Sylvestre asigaye akora ke agakora n'akanjye dore ko ari nawe wari unyungirije. ORESTE ati ibintu bimwe nabitumagaho hanze y'u Rwanda kugira ngo tuzagire ibirori byiza ndetse kandi tuzagire n'urugo rushyashya dufite byose bikenewe gusa ariko nubwo twabaga dupanga gahunda nyinshi na gahunda yo kubonana nawe cyangwa se gukorana sex nawe mbere yuko tubana nayihozaga mu mutwe wanjye gusa ariko nyine nkagerageza kutabimwereka cyane. Imigoroba ibiri banziriza ubukwe hari kuwa kane ndabyibuka neza hari umuntu wari watinze cyane yari kuzi iwacu kuko ari byo twari turi gutegura bya nyuma ku bukwe ndetse namusabye rwose ko tuza kugumana mu rugo akaza kudufasha kwakira abashyitsi. Uwo yari mubyara wanjye witwaga Emeline twakundanaga kubi umukobwa twari twarakuranye yewe no mu buto bwacu buri vacances cyangwa se mu biruhuko yo atabaga ari iwacu nabaga ndi iwabo. Birumvikana Emeline kandi nubwo yari asigaye yibera i Burayi mu bukwe bwanjye ntiyagombaga kuhabura uko byari kugenda kose. Kuri uwa kane rero yari nyuma y'umunsi umwe gusa Emeline avuye muri Swede nari mu bantu yari akumbuye cyane dore ko yari aherutse i Kigali tumushyingira agahita n'ubundi asubirana n'umugabo we muri Swede dore ko ari naho yari afite akazi. Ubwo uwo mugoroba Emeline n'umugabo we bari budusure ndetse n'umwana muto wabo witwa Hélène. Ubwo nubundi ariko njye na sheri wanjye Yvette cyangwa se Mukamisha twari turi muri chambre yanjye dushyira ibintu ku murongo ubwo bigeze ngo n'ubundi dusa nkaho dusoje yicara ku gitanda agiye gusoma message yari ije maze ariruhutsa ahita agarama ku buriri nuko maze Yvette murebye mu maso aramwenyura ati sheri nukuri nta kuba utagize rwose pe rekeraho ngaho uruhuke. Ubwo maze ORESTE nawe ati n'ubundi nahise nkaho mbisoje rwose ubwo nahise mwicara iruhande mpita nanjye ndyama ngaramye ku buriri ariko twese ibirenge biri gukora hasi. Ubwo maze duhindukiza imisaya turarebana mu maso turamwenyura nuko maze Yvette ati wow ariko Imana impaye umugabo mwiza rwose pe. Ubwo kandi yabivugaga yikurura ansatira maze amabizu centrale nyine bino bigezweho nuko ariko yaramwenyura. Ubwo nanjye menya ko ngomba kugira icyo nkora nuko mpita musingira ndamusomagura. ORESTE ati ubwo nahise mujya hejuru turiyamburasa maze nawe arirekura ubwo maze mpita nangira kumukuramo agakanzu yari yambaye ariko yanga. ORESTE ati ubwo nakomeje kuyimukuramo n'ifemba ryinshi mu by'ukuri numva nta kintu kiri bumbuze ubwo maze nihutira gufungura ipantaro ngo mpite mpazi irari ry'umubiri nari mfite ako kanya. ORESTE ati ubwo n'amashagaga menshi nari mfite nahise ninjira mu myenda y'imbere ubwo nyitangira gukoza baraka ji ya pome man pome. Ibyo ORESTE yahise akora ku kanya ntago mbivuga gusa Yvette yahise yishika ubwo ndongera ndamwegera mbamuretseho gato ariko ndamusoma. Ubwo umukandara nari maze kuwufungura nsigaje kumanura ipantaro gusa tukiri muri ayo mabi nakubiswe surprise iteye ubwoba urugi ngo po. Twari twibagiye gufunga n'urufunguzo ubwo Emeline abarinjiye avuga cyane ati surprise. Burya ngo abantu babaye i Burayi cyane n'imico yabo iragenda igahinduka ikaba nk'iy'abazungu neza kugira amasoni no kwijena si ibintu byabo ndetse boroshya ubuzima cyane nta nubwo bagira impamvu yo kubikomeza. Ibyo nibyo Emeline mubyara wanjye yatweretse icyo gihe. ORESTE ati Emeline yaradutunguye atugaho rwose hejuru njye n'uwo twari twitegura kubana mu by'ukuri numvaga nakaniye numva uwo munsi utari burenge atamaye ku bintu ngo numveho mbere yuko umunsi w'ubukwe ugera dore ko nubwo nari ntarabimusabye kenshi
ariko n'inshuro imwe gusa nari narabigerageje yanyangiye akansaba kwihangana kugeza umunsi wa nyawo. Ubwo Emeline akidukubita amaso ngiye na Yvette turi muri ibyo bihe byiza yahise avuga ati oh my god ORESTE nubwo mbavundiye munyihanganire rwose n'ubundi murahorana ndakeka nansaro yabyo mwarabihazi. ORESTE ati ubwo sinamurenganya kuko n'undi wese yakeka ko n'ubundi dusanzwe tubikora n'amasoni menshi ku maso ndiyumanganya mfunga umukandara. Ubwo namukamisha aritunganya ubundi Emeline aratwegera aramubera cyane n'urukumbuzi rwishi. Ubwo sinitaye ku byo yari adusanzemo ubwo ahita asusa na sheri wanjye Yvette ariko ntiyaripfana ati cousin si ibanga pe uyu mwana arakeye ndakwemeye warebye kure pe. Ubwo kandi mukamisha nawe yari yagerageje kwikaruma maze nanjye ni urakoze cyane cousin uyu niwe mukamisha rero najyaga nkubwira. Ubwo yahise nca mwijambo ati wikwirirwa rega wivuna ndamuzi gusa nyine muzi ku mafoto ariko hano ho ndabona akeye kurusha ku mafoto pe. Ubwo mukamisha disi yamwenyoye yanseko ye nziza yamugoje ati murakoze cyane nishimiye guhura namwe n'ukuri bwa mbere. Ubwo niko kwitambaza Emeline nanjye ni none se Ellen na papa we bari hehe? Ubwo Emeline nawe ati mbasize muri salo nibwo twari tukihagera nyine nuko bari bambwiye ko nyine uri muri chambre nkahita mahitira. Ubwo ibyo byararangiye tuva muri chambre tujya muri salo dusuza nabo bari bazanye. Umugoroba rwose uba mwiza turarya ibyo kunywa nabyo byari bihari rwose ari munange umunezero wari wose ku buryo twashidutse igicuku kinishye. Ubwo maze tubasaba bose ko barara kuko n'ubundi abo bari kurara aho hari hahari ntago hari habuze. Maze Emeline n'umugabo we baranga nyine bati turataha ariko nyine turakomeza turabinginga birangira baraye. Uwo munsi nta modoka yari yazanye byabaye ngombwa ko mutahana nka mugezi wabo. Ubwo yarasezeye nuko tugisohoka data ati uwo mwana umugeze y'amahoro sha dore harabura iminsi ibiri niko mukami usuhuza umusaza sha. Ubwo twese twinjira mu modoka turagenda njye namubwira uburyo rwose mubyara wanjye atwiciye sana maze nawe yisetsa ati sheri genda nawe ntacyo yishe pe. Ubwo se hari ibyo twari twateguye n'ubundi ku buryo yaba twiciye ahubwo nyine twari tugiye kurengera pe. ORESTE ati ubwo sinatumye arangiza kuvuga nahise mubwira ni ariko iyo uri kwivugisha ngo kurengera muri twari twabiteguye. Ubwo maze Yvette cyangwa se mukomeje ati sheri basi mbabarira nyine byarangiye kandi nyine nturakare sibyo nawe ndakuzi kandi wabona urakaye urabizi nyine ko nakubwiye ko isaha n'isaha ari ibyawe isaha n'isaha nabiguha nta wundi mbibikiye utari wowe. ORESTE ati ubwo nyuma nakumva ayo magambo Yvette yambwiye nahise numva nkomerewe cyane mu ntara y'amajyepfo. Ati ubwo mpita ntekereza ko yaba agiye kongera kama rwose tukiyunga nubwo tutari twashwanye nuko ndaje ni ariko nawe uba ushaka kunyicisha amashyushyu pe. Ubwo se kuki umbwira ayo magambo warangiza ukabinyima uzi neza kandi ko n'ubundi igihe cyose ari ibyanjye kandi ari njyewe ubibikiye. Nuko maze ORESTE arakomeza abwira Yvette ati hari ibyo se utarabitunganyaho neza utegereje kubanza gutunganyaho ngo ubone kubima. Nukuri rwose ve maze n'ubu ngubu ndumva natazi. Ubwo Yvette nawe ati utazi iki sheri urumva se ubishaka kandi. Ubwo ORESTE nawe ati ubwo se we ntabwo urimo urareba ukuntu mu ntara y'amajyepfo bimeze nukuri rwose nabuze amahoro pe. Ubwo nahise mera nk'ushaka guhagarara ngo parike imodoka nuko maze Yvette nawe ati none se ko parika sheri. Ubwo mpita mubwira ni none se nturimo urabyumva reba n'imihanda nta n'abantu barimo. ORESTE ati ubwo nibutse ko ngo no mu modoka ngo bakunjura intebe ngo maze bakabikoreramo numva nanjye rwose ariyo systemu ndi bukoreshe. Mukamisha ati ariko sheri wagiye wihangana koko ubu koko iminsi ibiri bura nakubu ngubu numwe da ntago wabasha kwihangana koko babe. ORESTE ati nabonye atangiye bya bindi bye nyine byo kumfurusa. Yvette nari maze kumenya rwose yamfunganaga umutwe mu cyayenge. Ubwo mpita mubwira nari ku bundi sheri niba nta kintu kibi kibiri inyuma uranyimira iki nsobanurira neza kandi rwose ntumbwire ngo ni icyaha kuko rwose ibyo twakoze ni byinshi n'uburyo dusomanamo byimbitse n'ubundi nabyo rwose ubwo byaba ari icyaha ku buryo rwose ubwo narakomeza. Yvette yahise nca mwijambo ati ORESTE kubona naremeye rwose gukorana nawe ubukwe njye nawe tukabana rwose akaramata ni icyerekana yuko nkukunda kandi nzagukorera byose. None rero twakomeje kwihangana mu buryo bugoye ariko tubicamo none hasigaye umunsi umwe kuko kwihangana bwa nyuma tukazabikora ubukwe burangiye nta kitwirukansa. Ubu koko mu modoka urabona byaba ari sawa koko. Ibuka ko wambwiye ariko ko wowe byaba ari ubwa mbere babe. Yewe nanjye rega nubwo nakubwiye ko wena nacitswe kera nkiri muto nkasa nk'ubikora nukuri rwose ubyumve ko naho ntaniye nawe pe. Urumva rero byadusaba kubikorera ahantu nyine hisanzuye twabanje gutegurana neza nta kintu twikanga ubundi ibintu rwose tukabihana rwose nta mususu. ORESTE ati nakomeje kumwumva nubitse umutwe mwumva nyine ari kumbwira ingingo z'ukuri
ariko nanone kakanu kuko nyine nishyizemo ko umusore wese ajya gushinga urugo yarabanje kumvaho, mwumva nyine naba mbaye ikigwari pe, naba nizeye neza uwo njyanye. Ubwo Yvette yakomeje ambaza ati none se Oreste sheri, wowe hari ikindi kibazo wumva cyaza hagati yacu tubanye tutarabikora, cyangwa wenda kubikora mbere y'ubukwe hari ikindi kintu byakongeraho? Ubwo nese nubura umutwe maze ndamubwira ni Yvette mukundwa, urabizi nanjye kuba naragusabye ko wazambera umufasha ndetse rwose tugakorana n'ubukwe nuko nanjye ngukunda. Uko byagenda kose rero dusa n'abamaze kuba umugore n'umugabo, n'ubundi uko nasanga ako gaseke wambikiye kose sinapfa kukwanga. Ariko n'abandi bagabo twabashije kuganira bambwiye ko bashinze amago yabo babanje kumvaho. Ubwo narakomeza Yvette yasa nca mwijambo ati utiki Oreste, byagombye ko ujya kubaririza? Ubwo nyine muri make wagenda kubabwira ko nakwimye rero. Yvette ubwo yese yirakaza, nanjye ni reka da, twabaga nyine twiganira bisanzwe. Ubwo nanjye mpita mwikarumanani, ariko nyine menya ko ukuntu biba bimeze gutya tutarabana ukanye mukambuza amahoro, n'ubundi bino n'ubundi nibyo bitugarukaho twamaze kubana ukajya unyima kandi mbishaka, warangiza ukazajya uzana impamvu zawe nk'uko n'ubundi uhora unzanira impamvu ituma tudakwiye kubikora. Ubwo Yvette nawe yumvishe muteye ingingo, ubwo amaze kunsubiza numva atangiye gupfuneka nk'ushaka kurira, dore ko n'amarira ye rwose yabaga hafi. Mbonye n'iby'amarira bijemo ku mutima ni n'ubundi nta kintu naba ngikoze tu. Ubwo maze n'akashinya keshi kavanzemo no kwijijisha ni sheri wirira rega, twaganiraga kandi nyine biba bikenewe ko tuganira kuri byose kuko tugiye kuba umwe rega, tuzahora n'ibirenze ibi ngibi kandi byose tuzasabwa kwihangana tukabicamo twemye. Ubwo nese natse imodoka turagenda, n'ubundi twari turi hafi kugerayo, ariko twagiye amagambo rwose yashize ntawe uvugisha undi. Maze tugeze iwabo agiye kunsezera ndamubwira ni sheri ndumva rwose ibikenewe byose bigejeje kano kanya biri kuri gahunda, kandi ibindi nabyo hari n'abandi nabishinze barimo barabyitaho ndumva. Ubwo ntarakomeza Yvette yese yubura umutwe maze arandeba mu maso, nkomeza ngira ni ubwo rero ugenda uryame nuze kwisteresa uruhuke bihagije, ngiye turaza gukomeza kuvugana kuri telefone. Ubwo hari igihe twakongera kubonana nko kwa gatandatu nje kugutwara iwanyu. Ubwo Yvette yarabyemeye arikiriza, maze bizu imwe yo kwitama iziri ya kabiri abaransezeye, nanjye mpita natse imodoka ndataha. Ubwo mu nzira ngenda imitima yari nk'igihumbi inshinja ubugwari, natekereza ukuntu ndinze ndongora ku mugaragaro ntarakoreho segise na rimwe ngo numve nkumva n'ubugwari, ariko nanone nkumva nishema kuko benshi byarabananiye. Ubwo kandi ni nako nagendaga nkubita igipfunsi kuri vora, numva akajinya rwose kangeze jinyori. Ubwo nageze mu rugo nsanga ababyeyi n'abashyitsi baryamye, hasigaye abakozi bari baraye batunganya ibintu bimwe na bimwe. Ubwo mbanza kwicara muri saro akanya gato yamfata ikirahure cya whisky. Ako kanya phone yanjye ibirasonye, ubwo ndebye neza mbona ni Oriane best friend wanjye, umukobwa wari mwiza nawe nabanje gukunda ku buryo Yvette yaza kunyangira ariwe nari kwita nirebera. Ubwo nese nshyira telefone ku gutwi maze n'ibiparu bye rwose bitarangira gati ubu se koko raducitse we gusa nyine tuzajya dukumbura bya bihe tu. Gusa ariko nawe waragiye uheranwa na gahunda z'imyiteguro ntiwafata n'umwanya wo gusezera koko? Oreste ati nahise ngwa mu kantu nuko ndegukani gusezera, none se ntituzongera kubonana? Yahise aseka cyane ati ubwo se nuzi iby'umuco? Ndavuga nyine gusezera uwo mwarakundanyeho mbere, erega mutandukanye burundu. Oreste ati ubwo nese nibuka ko bavuga ko ngo umusore cyangwa se umukobwa ngo iyo yajyaga gusezera undi yabaga akunda ngo yamuhaga ku bintu kugira ngo barangizanye. Ubwo uretse ko cyari n'ikigambo, ubwo nekereje umwuma Yvette yaneye ndetse kandi maranye n'iminsi. Ubwo maze mpita nangira kwibaza mu mutima ni ese ko kuri ya muco bavuga wo gusezera ni wora? Ubwo maze mpita nisubiza ni ikibazo yego, ariko burya byose bikorwa n'abantu mu rwego rwo kurengera inyungu zabo. Oreste ati mu by'ukuri sinibaza ko icyo nari nkeneye byako kanya yari ugusezera, ahubwo ryari irari ryo gukora imibonano mpuzabitsina ntararongora kugira ngo numve uko bimera. Ubwo nubwo igicuku cyari kimaze kuniha, bimaze kuba nko mu saa 9 gutyo, natekereje ko kuba Oriane anyihamagariye ariyo mahirwe mbonye gahunda yo guca inyuma wo tugiye kubana banangiye kwishyira mu bikorwa gutyo. Numvaga stress ari zose, mitamo kubanza gukaraba. Ubwo navuye muri douche bimaze kugira nka saa 9 gutyo n'iminota 30. Ubwo ndisiga ndambara ndangije ndongera ndeba ku isaha. Ubwo byari bimaze kugira nka saa 9:43 gutyo zo mu gitondo. Urede n'ubundi hasaga nkaho bwakeye. Oreste ati ariko n'ubundi nk'umuntu uri genius cyane nariyumviriye kubera ko n'ubundi uretse ko kuba Oriane yari inshuti yanjye, yari n'inshuti cyane kandi ya hafi ya Mukamisha cyangwa se Yvette. Ubwo nongeye kwibaza impamvu amamagaye icyo gicuku kandi bikaba nyuma yuko nandukanye na sheri wanjye
kandi tukaba twatandukanye tutameranye neza. Nawe uri umuntu uzi ubwenge watekereza ku kantu. Ubwo nese nangira kwibaza mutima ni none se yaba ari agatego ko naba nsebye bikaze. Ubwo narongeye mfata telefone mpamagara Oriane ngo mubaze niba ashaka ko tubonana koko ako kanya, nuko maze nawe ariyikiriza. Ubwo Oriane ati ahubwo please n'ubu ngubu rwose nubona ibi ushaka, n'ubu ngubu rwose nabuze ibitotsi ushaka wangiraho. Oriane nawe yari umukobwa w'umusirimu cyane, amafaranga yo yarayafite, umukobwa wibanaga mu nzu nini cyane kandi rwose nziza ifite byose. Ubwo ahari yashakaga ko twidagadurira iwe. ORESTE ati gusa nyine umutima wakomeje kundya, ntekereza ko nshobora rwose kwisanga mu Kamisha cyangwa se Yvette banyinnye agakino, cyangwa se twaba tubirimo akatugwa hejuru. Nuko mutima ni none se buriya twarebye ahandi tujya nko muri hoteli cyangwa se. Ubwo Oriane ati ego ubwo se kubizi ko nibana mu rugo kuko kandi akaba hisanzuye turajya kwiruhiriza iki. Ubwo nese ndongera ndiyumvira ndangije ni none se Oriya nta wundi muntu muri kumwe cyangwa ngo wenda ngo hagire wenda undi muntu uza kwivanga. ORESTE ati ubwo impamvu namubajije gutyo nagira ngo nizere neza 100% ko ntari buze kuri buvangirwe. Oriane ati ego erega wigire impungenge rwose. Ubwo ndongera ni humura ndaje. Ubwo noneho nese nishyiramo akanyabugabo numva ko nta ribi, ariko n'ubundi stress zo nari nzimaranye iminsi ntaruhuka. Mu by'ukuri muri make nari mfite stress. Icyo gicuku sinigeze njya mu modoka, nahisemo gufata moto. Ubwo ngezeyo ndahamagara araza arakingura. Ubwo twinjira mu gipangu ariko tubanza kuganiraho gatoya tutarinjira mu nzu. Ubwo maze mbanza kumva neza mudu ihara aho ngaho muri icyo gipangu, akayaga kavanze n'akabeho keshi karimo karahuha, ijoro rituje. Ubwo tugihagazeho ngaho Oriane ati ese waretse tukinjira mu nzu, ntabwo urimo urabona ko nambaye robidonuwi imbe yimeze nabi pe. ORESTE ati ubwo nese mwenyura maze ncisha akaboko inyuma y'umugongo hejuru y'amabuno ye ndamwegereza ndangije ni humura nyine tundaza kugushyushya. Oriane yarafunguye twinjira mu nzu ndangije ni wow, ariko ba mu nzu nini we. Ubwo nabanje kwizembagiza inzu yose ndebamo, nkareba muri buri cyumba. Ubwo kandi nta kindi narebaga niba nta wundi muntu uhari. Oriane byaramucanze neza yibaza ibyo ndimo arabiyoberwa. Nuko maze Oriane ati ORESTE bite koko urimo uranyikisha imbe urashaka iki? Ubwo kandi hari icyumba nagezeho yanga ko nyifungura neza arangije ati have ORESTE ati ubwo nari maze kwemera ko turi mu nzu ndetse turi no mu gipangu twenyine, ariko neza yanze ko mfungura icyo cyumba. Umutima uransimbuka ni yewe ubu ngubu niho mu Kamisha yihishe kugira ngo nyine ngo aze kungwa hejuru. ORESTE ati ubwo nese maze Oriane ni none ku cyangaha udashaka ko ndebamo. Oriane ati udakangura umukozi hano niho arara. ORESTE ati ubwo nese nirihutsa arabibona ahita abona ko nshobora kuba nagize amakenga. Ubwo twese dusubira muri salo direct. Ubwo kandi direct mitana na mwataka mfata iminwa ntibyatinda ahita nyiyaka kuko phone yari iri kwakira message za buri kanya. Ndangije bite. Ubwo maze Oriane ati reka mbaze tubizi no message. ORESTE ati ubwo nahise mubwira ni reka telefone yawe wishyize ku ruhande. Gusa umuntu koko muri gucata iki gicuku warashaka iki? Mu by'ukuri nababeshye. Nundi nari mfite impungenge z'umukunzi wanjye ko byaba ari nk'akagambane naza kuba naza gufatirwa mu cyuho. Ubwo Oriane yahise ambwira ati ni inshuti yanjye. ORESTE ati ese nongera ndamubaza ni none se niba koko ushaka ko tuza kugirana ibihe byiza waretse tukazimya telefone. Ubwo iyanjye yo nese nanayizimya ako kanya, ariko we abanza kwanga kuyizimya. Ubwo mbonye yanze kuyizimya ni noneho nyemerera basi nsome izo message ebyiri zihera niba nta kibazo. ORESTE ati ubwo nagira ngo menye niba atari mu Kamisha barimo baraganira bahana amakuru. Oriane ubwo nyimara kumubwira gutyo yahise ambera ibamba neza yanga ko ndebaho. Mu mutima mpita nemeza ko nta wundi bari kuganira utari mu Kamisha cyangwa se Yvette umusheri wanjye, tugiye no kubana rwose umunsi wakurikiragaho. Ubwo nyimara kumenya ko ari agatego nshobora kuza kugwamo nahise mbwira Oriane ni umva nkubwire inshuti yanjye, urahitamo kimwe cyonyine, urazimya telefone cyangwa ureke ndebe izo message ubundi dukomeze ibyo twari turimo, bitari ibyo ngibyo ndahita nitahira. ORESTE akomeza tubwira inkuru y'urukundo rwe na Mukamisha cyangwa se Yvette ati ubwo muri ako kanya mu by'ukuri nubwo nari nihagazeho, ariko mu ntara y'amajyepfo ho numvaga rwose byakomeye, numva mushaka kuko ukuntu yaranyegereye cyane kandi yambaye robidonuwi yonyine. Ubwo yanyiyegereza nkumva dushijeho kumushaka. Ubwo Oriane yabonye ko nahinduye mudu ahita ambwira ati ako se ubundi ORESTE ubundi bino ni ukubera iki? Ndangije ni ndagira ngo nyine numve
ko ntekanye rega Oriane nawe yabanje kunjijisha ariko n'ubundi rwose mubera ibamba abonye ko nta kundi ahitamye kuzimya telefone. Ariko n'ubundi nubwo yazimije telefone bwari bumaze gucya kuko saa 11 zari zimaze kwikubitamo. Ubwo nanjye umunaniro nari mfite rwose no kudasinzira byari bimereye nabi, nta nubwo nzi neza niba nari bubashe nibyo nari nje gukora. ORESTE ati ubwo nese mbaza Oriane ni ndabizi uri inshuti ya Mukamisha shiri wanjye mbwiza ukuri. Ngo nkimara kuvuga gutyo nese nitegereza neza Oriane mbona abaye nk'umuntu wikanzemo, arangije ati yego nyine turi inshuti kandi ni nawe watumye menyana nawe. None se habaye iki? Nuko ndangije ni muheruka se kuvugana ryari niba atari ibanga? Ariko ubwo Oriane ati nyine tuvugana kenshi gashoboka na call ya nyuma niye kuko ubu ngubu asigaye anambitse amabanga ye. Ikindi kandi nyine yanansabye kuzamwambarira mu bukwe. Ubwo nanjye ni ubwo nizire ko na message ya nyuma ariye rero. Oriane yahise yitsa umutima ntiyasubiza, ndangije ni none se yakubwiye ko yanyimye? Erega Oriane nawe ni inshuti yanjye kandi urabizi ko nyine no kuva kera twizeranaga. Mbwiza ukuri rero Oriane yarabimbwiye gusa nyine nanze kubyemera. Ndangije ni ibyo kuganira ni byinshi ariko sibyo by'ingenzi, reka tubyihore tuzaba tuganira ikindi gihe, ubu ngubu nataye mudufite. Ubwo nahise mukurura ndamwiyegereza mufata mu mugongo mureba mu maso ariko nkabona asa nk'umuntu ufite amasoni. ORESTE ati ubwo mpita mfata iminwa ndayikurura n'ubundi manura ibiganza mufatisha ku mabuno yombi, gusa nyine nangira ko nasa nk'umuntu utabishaka cyane cyangwa se ahari hari ibyo ari kumisha. Ubwo mpita musunika ku gikuta, ikanzu ndayizamura nyigeza ku mutwe neza. Tukiri muri ayo ngayo gusa njye ntarakuramo imyenda, twagiye twumva sone irasakushe cyane ku gipangu, bigaragare ko hari umuntu wari uhazindukiye. Ubwo yarakomeje arakandagura cyane maze sone rirasakuza cyane, muri make wagira ngo uwakinguzaga yari akurikiwe. ORESTE ati ubwo nese nshigukira hejuru nikanga ari Mukamisha Yvette umugore wanjye twari gukora ubukwe ku munsi wari gukurikira. Ubwo mitambaza Oriane ni uwo nguwo ninde? Ubwo Oriane ataransubiza, nese nata telefone yangitsagamo message call za Mukamisha 17, message zisanzwe 6 na message za WhatsApp 21 byose bya Mukamisha. Ubwo maze mpita nkubitwa n'inkuba nsaba Oriane kwasa telefone kandi akanyereka, maze dusangamo message 46 kuri WhatsApp za Mukamisha ndetse na message call 10 zisanzwe. Duhita turebana mu maso numva ngize ibizunga n'isereri. Ubwo njya kugwa aramfata. Burya koko amazi ni ikintu cy'ingenzi cyane, akora ibintu byinshi cyane mu buzima kandi ni ingenzi ku buzima bw'umuntu. Umuntu narabirana akamera nk'uguye igihumure ureba niba nta kindi kintu ufite hafi uzamuha amazi anywe, wenda hari icyo bizatanga kuko nanjye niko byangendekeye. ORESTE ati ubwo nyimara kwikanga ko shiri wanjye Mukamisha agiye kumfatira mu cyuho muci inyuma, naguye igihumure maze ngiye kwitura hasi. Oriane twari turi kumwe arandamira twikubita hasi. Ubwo nese mubwa mu biganza maze anzanira amazi anyegamiza mu gituza. Ubwo maze nsukira amazi impita mbona guhembuka. Hagati aho ngaho ariko sone yo ku gipangu yakomeje gusakuza cyane, maze umukozi wa Oriane arabyuka ngo ajye gukingura. Ageze muri salo arahadusanga, abanza kwikanga maze nyirabuja aramubwira ati buretse rega isubirire kwiryamira ndajya kwifungurira. Umukozi ese asubira mu cyumba cyajya kwiryamira. Ubwo nanjye umutima watereraga mu ryinani. Ubwo bitambaza Oriane ni ako ubundi Oriya ubundi kuki wahisemo kungambanira bene aka kageni ngo ngushe mu mutego? Mu byukuri igisubizo Oriane yamaye nawe ubwawe rwose ntabwo wakwifuza kucyumva, kuko yahise ambwira ati ORESTE ni ukuri mbabarira ntandi mahitamo nari mfite kandi ni nawe bisabwe n'inshuti yanjye, icyari gisigaye yari amahitamo yawe n'umutima wawe. ORESTE ati ubwo nabuze icyo ndenzaho mitamenya ko gahunda yose Mukamisha cyangwa se Yvette yarayizi, n'ubundi nsanga byange bikunde yabonye ko telefone zacu zavuyeho ahitamo guhita yizira vuba vuba na bwangu. Mu byukuri na wundi muntu wari gukomanga gutyo ku gipangu muri ayo masaha noneho utari Mukamisha. ORESTE ati ubwo nta kintu nabwiye Oriane, nese mubwira ni nyine nta kundi byabaye gusa nyine nshimye Imana yuko nta kintu twakoze. Oriane ahitambwira ati gusa nyine nawe uri umunyabwenge pe ugira amakenga nawapfa kukuroha uko yiboneye. Mpita musubiza nti wimbwira ubusase nyine genda umukingurire niba ubugambanyi utabukoze wasibye. Oriane ati basi mbabarira ntago bizongera. None se Mukamisha nagusanga hano? Ubwo ataragira ikindi kinavuga nese mbwa ni genda, ariko none se uragira ngo bigende gute? Uragira ngo njye kwihisha? N'ubundi arabizi ko ndi hano, anageze hano nambone kandi byaba ikibazo gikomeye, kandi n'ubundi njya kuza hano wari wamaze kubimumenyesha yamenya ko nihishe kandi nta mpamvu. Oriane byaramucanze maze nubwo babwisha ati none se ubwo ngo turamubwira iki? Ubwo nanjye ni kubijyanye n'iki se ubwo ngubwo ko byose abizi mufungurire n'ubundi aze nambaza ubusa ndamusubiza ubundi. ORESTE atubo kandi nari maze kwirakaza
maze Oriane arasohoka ajya gukingurira Mukamisha cyangwa se Yvette. Ubwo telefone yanjye itiyongera irasona, ndebye mbona ni Mukamisha, nuko nditaba, nuko ndamubwira ni haro sheri. Mukamisha ati Oreste bite ko ari bakuyeho telefone, ubundi uri hehe, byagenze gute? Ubwo mu kumusubiza ndabanza ndaseka ndangije ni urashaka se kuhamenya cyangwa uragira ngo nyine umenye neza ko aho ukeka ko ndi ariho ndi? Oreste ati ubwo numvishe ahise aceceka, ndongera ni ndi kwa mushuti wacu Oriane. Ubwo Mukamisha cyangwa se Yvette yahise akupa, maze ubwo uwagiye agiye gufungura nawe aragenda herayo, numbaze ngo ibyo bari gupanga ni ibiki. Ubwo nyuma y'akanya gatoya bahise binjira bombi, ariko bafite amasoni bose. Ubwo kandi basanga niyicariye mu ntebe ndiseriye cyane. Nibwo bwa mbere kuva nakundana na Mukamisha yaransuje amaye umukono. Mu by'ukuri nabonaga asa nk'umuntu ufite amasoni menshi, yabuze icyo ambwira, ariko njyewe numvaga ari njye ukwiye kumwara cyane, kuko n'ubundi nasaga nk'umuntu ufatuye mu cyuho nubwo nta bimenyetso yari afite. Oreste ati ubwo nese mubazani umeze neza sheri, kuzindutse cyane se bigenze gute? Ubwo maze Mukamisha cyangwa se sheri wanjye twari dufitanye ubukwe ejo, nahise nungurwa n'ukuntu yansubije, kuko yarambwiye ngo meze neza kandi rwose kuzinduka nta kibazo kibirimo, hababaje wowe utaryamye. Oreste ati ubwo nyine yarambwiriyemo. Oriane we yari yaruciye yarumize, reka sinakubwira. Ubwo nanjye kandi hano nari nicaye, nari ndimo ndavuna ijosi buri kanya kubera ibitotsi byinshi byo kurara nasinziriye, ariko ni mu gihe nari maze iminsi ntaryama birumvikana. Oreste ati ubwo nahise mpaguruka mva mu ntebe, ubwo nsoma Yvette sheri wanjye twiteguraga kubana ku itama, nuko ndangije ni sheri, ibitotsi bimereye nabi sana, nifuzaga ko tubanza tukaganiraho gato, ariko nyine ndumva umubiri wanjye unaniwe cyane, reka njye kuryama, ariko turaza kubonana nimugoroba. Ubwo nageze kuri Oriane maze muha umukono, mbona nyiciye akajisho, ariko sinasobanukirwa icyo ashatse kuvuga. Gusa ntago nabitinzeho, nahise nisohokera mfata moto mitanaha. Ndagira ngo ariko wibuke yuko ubwo bukwe bwari busigaje amasaha 28 kugira ngo butahe. Ubwo nagezeyo mitazimya telefone, ubundi nikubita ku buriri, nongeye gukanguka ahagana mu masaha 9, nuko maze ndabyuka, nuko mbwira umukozi antegurira ibiryo byoroshye, ubundi njya muri douche, mvuyeyo nditunganya neza, ubundi nasa telefone yanjye. Birumvikana agombaga gusanga abantu benshi bambuze. Ubwo nyimara kurya nafashe telefone mena kuri Oriane, kuko nawe rwose ari mu bantu bari bambuze. Nuko maze Oriane akitaba ati hey bimeze bite Oreste we, ko ro kuyo telefone byagenze bite? Mukamisha se mwigeze muvugana? Nuko maze nanjye ni shana ndimo nyine kuruhukaho gatoya, nashaka ko nta muntu uraza kunderanja. Mukamisha nawe rero ndabona yambuze, ariko ntabwo twigeze tuvugana. Ubwo nahise nongera ni ubundi se bimeze bite ko nabonye nawe wambuze, ariko nabonaga cyagiye yacishije makeya, ubundi byagenze gute? Oriane yabanje guhigima arambwira ati nyine igihe njya kumukingurira cyagihe yambajije uko ibintu byose bimeze, mubwira yuko waje wanatuvumbuye. Nuko nanjye ntireka sha. Oriane ahita akomeza agira ati nyine namubwiye ni nyine Oreste yageze mu rugo abanza kujagajaga inzu yose, arimo araguhiga ngo arebe kurimo. Nuko maze akubuzanya ka telefone asangamo za message zose twahoze twandikirana igihe twari turimo turamuvuga. Nuko maze ayitarakara, nuko anegeka kuzinya telefone, maze nawe iyo arayizimya ati twicare nyine dutegereze Mukamisha ndabiza araza kuza. Oreste ati ubwo nahise numva imitwe yamukinye ari hatari, ndangije nisha burya Uriya uzi kuza ubwenge mwana, none se yavuze iki ko nabonye yinjira yitonze? Oriane ati nyine yahise yumva nyine ko ari mu makosa, agira ubwoba n'amasoni menshi, abanza no kwanga nyine kwinjira, atangira kwicuza n'impamvu yashatse rwose kugutega agatego. Nuko maze mubwira yuko nubwo nari nabyemeye, ariko bitari bikwiye kuko aba arimo arakubabaza, ahubwo akwiye kugusaba imbabazi mbere yuko ubukwe buba. Ahubwo nyine Oreste we ushaka kube maso, mu kanya wabona aje kukureba, kandi nyine umbabarire pe. Ubwo Oreste ati nahise nisetsa, ndangije nisha wakoze cyane n'ukuri Oriya, nubwo nyine byarangiye utamaye, kandi nyine ariyo gahunda nyine yarinzanye, gusa nyine n'ubundi nawe mwari mwangambaniye. Oreste ati ubwo byarangiye mpamagaye Mukamisha cyangwa se Yvette sheri wanjye. Ubwo maze ataravuga byinshi ahita ambaza niba ndi mu rugo ngo azansure. Nuko maze ubwo ndamwemerera, maze bidatinze biba n'amahire rwose asanga ni ngiye n'umukozi gusa nta kavuyo kari mu rugo. Ngiye na Yvette twaganiriye, mbona yacishije makeya cyane, maze arirekura koko ansaba n'imbabazi, ambwira yuko byose ari amakosa yiwe, ndetse rwose ko kari n'agatego yarashatse kunega, ariko nyine ansaba n'imbabazi kubera ko yari yahubutse. Ubwo kandi Yvette akomeza ambwira ukuntu rwose ngo yakomeje kunyima amatwi yanga kungerera ku ngingo, ambwira ukuntu byose ari kubyicuza, akomeza agira ati shashiri noneho ngubu ndahari pe, ndahari wese ndi tayari,
dukora ibyo ushaka byose ndakwihaye. Yvette cyangwa se Mukamisha umugore twendaga kubana umunsi wari gukurikira uwo nguwo twari turiho, ubwo yahise anyegera atangira kunsoma turasomana kuko reka sinakubwira. Ubwo arirekura atangira gukuramo agashati, nuko mbibonye ni none se bite ko mbona ukuramo imyenda. Nuko maze Yvette arambwira ati sha nyine nicyo gihe ngo nguhe ibyo nari narakomeje kukwiyima shiri si byose. ORESTE tubwo nahise nikanga ni wikigora n'ubundi rega n'ubundi se kwa binyimye kuva na mbere unsaba nyine ko nakwihangana, none ntabwo ndi kumva ukuntu rwose amasaha ataragira no kuri 28 ahura nyine ngo tubane ariyo nyine yatunanira kwihanganirana, kuko nyine ngewe narabyakiriye pe kandi nyine nasanze ari byo sawa pe. ORESTE tubwo nyimara kuvuga gutyo Yvette rwose cyangwa se Mukamisha byaramutunguye cyane ndetse abona ko niseriye cyane, ubwo nanjye rega mpita mwima gutyo maze rongera afunga udupesi tw'ishati n'amasoni menshi mbona yimyijimoso. Ntibyatinze bwarije buracya, ubundi umunsi nyirizina w'ibirori uragera, imihango yose rwose yari yateganijwe igenda neza, kuva ku gusaba no gukwa, gusezerana imbere y'Imana ndetse no kujya kwiyakirira ahantu heza. Ubwo maze abatashye ubukwe baduha impano nyinshi zitandukanye. Ubwo ibyo ngibyo birangiye twerekeza aho twagombaga kuba, ariko ubwo inshuti zanjye zari zirimo Silvestri wari uzi amwe mu mabanga yanjye zari zakaniye cyane ngo zigomba gutora ubusurira. Gutora ubusurira murabizi, under age mwebwe mujye kwiga. Ubwo kandi kuri Silvestri we byari akarusho kuko yari yatangiye no kunyongorera ati sha sindava ku muryango w'icyumba cyangwa idirishya natoye ubusurira pe, ndashaka kumva ukuntu ku nshuro ya mbere ukubita ibintu sha. Imico iba myinshi koko, ariko wo gutora ubusurirawo ni ibindi pe. Reka ariko gato nibutsa abatazi gutora ubusurira icyo ari cyo, ni kwa kundi ku munsi wa mbere abageni bakiva mu bukwe, ubwo baba bageze mu rugo rwabo, urungano rw'umusore ruza rwose kumviriza niba umusore yaraye abikurikiranye neza, mbese nyine abibasha cyangwa se byamucanze. Ubwo bwarije abataha barataha, nuko abasigara nabo barasigara, ibyo kunywa nabyo byari bihari n'ibyo kurya, mbese nyine ubona yuko ibirori bikiryoshye. Ubwo abageni twese twerekeza mu cyumba, mbega icyumba cyari giteguye neza mana we. Surprise ya mbere Mukamisha yari yankoreye nukuntu yari yarafashe umwanya we agategura icyumba tuzararamo. Impumuro ubwayo yonyine yagushyiraga muri mudu. Amatsiko n'ifemba none nari mfite byarushijeho kwiyongera, nuko maze nkimara gufunga umuryango w'icyumba n'urufunguzo nduvuniramo, nahise mpindukira ndabibona nyine ko turi babiri gusa mu cyumba. Mana we, cyari cyo gihe nyine ngo njyewe mbone ibyo nari maze iminsi mparanira. Nuko maze ku mutima rwose numvaga ntaratuza ntarabona Mukamisha yambuye byose. Oh my girl. ORESTE ati ubwo maze gufunga nta kindi nakoze, nabanje guhita nkuramo imyenda yose, niba ari umunaniro simbizi. Ubwo umugeni wanjye Yvette cyangwa se Mukamisha we yari yijugunye ku buriri acyambaye ikanzu. Gusa hagati aho ngaho ushobora kwibaza ngo umunsi wa mbere w'abageni usobanuye iki? Kuri babandi rero baba barihanganye bakageza ku munsi w'ubukwe batarakora imibonano mpuzabitsina, uba ari umunsi w'amasurprise atandukanye ku mpande zombi. Ibaza ukuntu bishobora kuba bimeze ku nshuro ya mbere ugiye kubikorana n'umuntu runaka, ariko nanone mufite uburenganzira bwose bushoboka, muri make nyine yaba imbere y'Imana ndetse n'imbere y'amategeko. Ahubwo mwebwe icyo musabwa ari ukutabyimana gusa. You feel confidential my friend. Ako ngako karagaciyemo. Gusa twikomereje umunsi w'ubukwe nyirizina byanga bikunda abageni babananiwe cyane bitewe na gahunda zose ziba zabaye uwo munsi. Kubera kwicara umwanya munini, kubagurutsa bya buri kanya bakajyana hangana hariya hirya, byongeyeho noneho ko baba banamaze iminsi rwose bari mu myiteguro y'uwo munsi. ORESTE dukomereje inkuru y'urukundo rwe na Mukamisha cyangwa se Yvette atubwira ati mu by'ukuri n'ababeshyi nari mfite ifemba ryinshi. Ubwo namaze gufunga icyumba cy'abageni, nuko maze ndatambuka negera igitanda, mfata akaboko umukunzi wanjye wari umaze rwose guhinduka umugore wanjye, namubwira ni udasinzira wambaye ikanzu babe, haguruka njye. Ubwo maze umugore wanjye Yvette mukunsubiza ati oh sheri, ntago nyine nayisinzirana pe, gusa nyine ubyumve narinaniwe sana pe, narinaniwe bikomeye. ORESTE ati mu by'ukuri rwose umunaniro rwose wamugaragaraga mu maso. Nuko maze ndamuhagurutsa ndamwiyegereza, maze nangira kumwongorera utuntu n'utundi, mwumvisha uburyo rwose dutsinze igitego gikomeye, mbese nyine turi abantu b'abagabo. Ibyo ngibyo kandi nabikoraga ari nako mufungurira ikanzu gahoro gahoro. Numvaga nyine nta kintu gikwiye kunyirukansa, kuko uwo ni wo munsi nari ntegereje mu gihe cyanjye cyose nari maze kubaho ku isi. ORESTE ati ubwo maze gufungura akamashini k'inyuma mu mugongo, nahise muhindukiza mureba mu maso,
nuko maze aramwenyura ansoma mu bituza maze arambikamo umusaya. Oh my god. ORESTE tubwo ngira ngo murabyibuka yuko nanjye nari maze kwiyambura sigaranye umwenda w'imbere gusa. ORESTE tubwo mukoramo ikanzu yose y'ubukwe yari yambaye, asigara yambaye agakariso n'agasutiye asa nk'umuntu ufite amasoni ati sheri sinzi ukuntu ndimo ndiyumva pe. Amatsiko avanze n'ubwoba bwishi, mu by'ukuri sinamwumvaga neza ibyo yari arimo kumbwira kubera ko naratwawe n'imiterere y'umwari mwiza nari nifuje. ORESTE tubwo natera ijisho ku matako n'amabuno byateraga kutihangana ku mugabo wese wakubitaga ijisho mukamisha cyangwa se Yvette umugore wanjye. Mu by'ukuri iyo ngiyo yari inshuro yanjye ya mbere ndeba umukunzi wanjye ari imbere yanjye yambaye ukuri. ORESTE ati mu by'ukuri nkurikije ukuntu twese twari tumeze ako kanya byari biteye ubwoba pe. Ubwo Yvette yansabye kubanza kuzimya itara nuko maze ndabikora, maze yegera igitanda yatsirinde itara rwose ryari rifite urumuri rutoya rusa nk'ubururu. Ubwo maze ndamwegera mufungurira agasuti yari yambaye nkafungurira inyuma njugunya hirya. Ubwo maze ngiye kumva numva sinzi ahantu akoze. ORESTE ati nubwo ku ruhande rwanjye bwari ubwa mbere ngiye kubikora nari mfite courage cyane sinzanone nazikuye, nuko maze mukamisha atangira kugenda asa n'usubira inyuma. Ubwo nahise mufata mu biganza nitegereje mu maso mbona asa nk'umuntu udashaka kundeba mu maso, nuko ndamubaza ni ese babe ufite ikihe kibazo mukunzi mwiza? Erega wigira impungenge, byose byanjye ni ibyawe kandi nawe ibyawe ubu ngubu ni ibyanjye. Ubwo nararangiza kuvuga yahise anca mu ijambo ati sheri ndabizi cyane nyine kandi nyine ndagushimira uburyo wabashije kwihangana nubwo bitari byoroshye. Nuko maze nanjye ni none si ikibazo ni ikihe ko mbona wagira ngo ufite ikibazo? Yvette arambwira ati sheri nyine reba nawe igicuku kirageze kandi nyine turananiwe pe, ubu se ntabwo wakwihangana tukazabikora ejo? Yvette yabivuze rwose yubitse umutwe kuko nawe yari abizi yuko ibyo arimo aravuga bitashoboka. ORESTE tubwo nahise nangira guseka nuko ndamubwira nti uti iki sheri? Nuko maze Yvette nawe ati nyine babe reba. Ubwo ataragira ikindi arenzaho nahise ndushaho kumwegera, ataragira ikindi avuga nahise mufata mu misaya iminwa ndayikurura. It was like first time kubera yuko ibindi byabaga bisa rwose n'amahushukwa wagira ngo nyine turimo turabyiba kandi ngewe naramaze kumva ko ari uwanjye. ORESTE ati burya rero umugeni abahumura neza. Mbere yuko umunsi w'ubukwe ugera umugeni yitabwaho, akitabwaho bishoboka agatunganywa ndetse rwose n'imibavu reka sinakubwira bakamutera kugira ngo umunsi we wose uze kuba umunsi udasanzwe, wa munsi atazibagirwa mu buzima bwe nk'uko n'ubundi aba ari umunsi umwe mu minsi 3 yonyine idasanzwe umuntu agira mu buzima. ORESTE tubwo uko nakomezaga gutwarwa n'impumuro nziza y'umukunzi wanjye namanuye ibiganza byanjye gahoro gahoro mufata mu mbavu maze nanarekura iminwa ndongera nkuramo aka distance kari gasigaye hagati yacu. Ubwo bitamugwatira cyane uko nafataga hose no mu mugongo sinari kwibagirwa gufata munsi y'umugongo. Ubwo nyine mbivuze mu magambo yeruye like big ass mu biganza byanjye. ORESTE atari kubwo nyine nabonaga asa nk'umuntu urimo uracika intege, mu by'ukuri feelings zari zamuganje, nuko maze ndamworohereza mumanura gahoro mushyira ku gitanda. ORESTE noneho akaba arimo aratubwira ijoro rya mbere rwose ku bukwe bwabo bukimara kurangira uko byagenze. Atubwo ngubwo noneho Yvette ari guhumekera hejuru amagambo yashize ndimo ndamubona imbere yanjye rwose. ORESTE tubwo nta kindi cyari gisigaye usibye gukoramo box yo nyine nari nsigaranye. Ati nubwo atari hari urumuri rwishi akabara k'urumuri rw'itara rwose rutoya rwakaga muri ako kanya kari karimo gutuma mbasha kumureba mu maso ndetse kandi nawe yararimo ndeba neza wese. ORESTE akomeje atubwira ati ubwo nakuyemo umwenda w'imbere cyangwa se boxer. Ubwo maze Yvette cyangwa se mukamisha sinzi ikintu yabonye ahita yikangamo mbona agize ubwoba. Ubwo maze mbona ahindukije amaso andeba mu maso, nanjye musatira nitonze nshaka kumusoma ku kirenge ngo byibuza nzamuke gahoro gahoro, ariko nyine uko namusatiraga nawe agasa n'usubira inyuma asatira ku musego. ORESTE ati ubwo nahise mbwira ni come on honey, come on nyegera ndagufasha nyine gukuramo ako kenda k'imbere usigaranye sibyo? Yego nyine nubwo ari gatoya ariko nyine gashobora kuza kukubera imbogamizi. Atubwa ibyo ngibyo nabimubwiraga nisetsa rwose nanamwegereye cyane kugira ngo tugumane rwose turi muri mudu ndebe yuko namugeza ku ngingo neza. Ubwo Yvette ageze kumera y'igitanda ku musego naramufashe nongera kumusoma maze rwose numva azanye intoki ze. Ubwo sinzi ahantu yakoze maze aratangara cyane arambwira ati oh my god sheri
oya pe mbabarira nukuri utametana nijoro pe ndakwinginze. Ubwo ORESTE ati nyimara kumva yuko Yvette ashaka kuzana ibya mama wararaye nahise ndekera amagambo nirekeza ku gikorwa nyirizina. ORESTE ati ubwo nta kintu nahise nkora, nahise mfata intoki zanjye nzirekeza ku ikariso yari yambaye yari ifite udushumi ku ruhande. Ubwo maze nkidukoraho duhita dufunguka, arwana no kuhita yifata ngo yongera ayifunge, ashaka kunyiyaka ndamwangira, ashatse guhaguruka agakariso gahita kikubita hasi. Ubwo maze amaso nyikiyakubita ku rurabo rwe. Atubwo mu ntara y'amajyepfo hahise habera ikintu kimeze nk'intambara rwose wagira ngo ni Uburusiya na Ukraine. Ubwo maze ngize ngo ngire ikintu nkora ahita nyishikuza agwira akameza kari ku ruhande rw'igitanda. Nuko maze ubwo ryatara ryari ririmo riratumurikira gikubita hasi birasakuza. Ubwo ngiye kumva numva inyuma ku idirishya ry'icyumba twari turimo abagwirirana, ngira ngo murabizi yuko abo ngabo bari ba Silvestri bari baje kumviriza. Ubwo nyine bari batangiye kumva turimo turagigirana. ORESTE ati ubwo nta kindi nakoze nahise mukurikira. Nuko maze mpita muhamagarana, ariko ubundi Yvette uramungira iki kudashaka ko tugera ku ngingo koko ufite ikihe kibazo? Nuko maze Yvette arambwira ati nyine babe natinye nukuri icyo gikoresho cyawe nukuri ni kinini pe ndananiwe kandi. ORESTE akomeje atubwira ati ubwo twaragundaguranye kugira ngo nkunde rwose ngere ku rurabo rwe. Ubwo maze sinzi ukuntu yasita yitura hasi ku itapi. Ubwo maze mu kugwa agaramye mpita mugwira, ariko ahita hina amavi ngo naza kugira ikintu mpita nkora. Gusa ariko nyine umugabo aba ari umugabo, nahise murusha imbaraga amaguru ye nyajugunya mu bitugu byanjye. Ubwo maze ako kanya Bluetooth itiba connected successfully. Ngukunda nukundwe ngukunda nukundwe. ORESTE ati ubwo byaragoranye cyane, maze Yvette atangira gusakuza cyane, indura yiha umunwa, amaboko ye nayo atsindagiye hasi kubera yuko arimo ashaka kunsunika. Ubwo maze mwimakanya ko kunyiyaka. Ubwo nanjye nyine nshyira courage mu byo narindi gukora. ORESTE akomeza atubwira ati ubwo bitarambiranye byararangiye, maze dufata pose ku cyuya cyinshi ndimo ndahagira. Ubwo maze mpita nihirika ku ruhande ndabanza Chirimumu. Ubwo kandi Yvette nawe yararimo kwiruhutsa bya hato na hato. Ubwo haciye akanya ndahaguruka ncana itara. Ubwo disi sinzi ukuntu nebye ku itapi mbona amaraso. Ubwo naratekereza ibintu byinshi mpita nibuka yuko nawe yarakiri isugi. ORESTE ati ubwo nta kindi nahise nkora, nahise mwegera maze n'umutima mwiza ndamuhagurutsa musoma ku itama no ku gahanga ndamubwira ni babe tujya muri douche. Ubwo twese dutambuka tujya muri douche, asa nk'umuntu urimo urasindagira disi. Mbibonye ndamuterura kugira ngo mwihutishe kuko nabonaga yarushye cyane. Nuko maze mwinjiza muri douche, dore ko bitagomberaga ko dusohoka icyumba twari turimo. Ubwo twaragiye turakaraba maze ndamwoza nawe aranyoza. Nuko maze turongera tugarura ubuyanja fresh air nyine muri make akanyamuneza ariko reka sinakubwira. Ubwo maze tubanza gutunganya icyumba cyacu turasasa neza. Nuko tubona kwita tujya ku gitanda. Yvette ansaba ko tubanza tugasenga. Nuko maze tumaze gusenga nzimya itara. Nuko maze ahita zaramfumbata, agatotsi kagenda kadutwara gahoro gahoro, ariko tukiri kwiganira nyine utukambo tw'urukundo. Ubwo kandi nkanyuzamo nkisekera ndamubazaniye, ariko ubundi babe ko wari wabanje kubyanga waje kumva bimeze biti? Nukuri rwose ngiye naryohewe pe, ndanagushimira kandi ko wakomeje kwirinda. Ubwo mu dutotsi twishi cyane asa n'umuntu usinziriye mu kamishi Yvette wanjye arambwira ati babe nubwo nyine byababazaga ariko nyine numvishe biryoshye, yari inshuro yawe nyine ya mbere ariko nyine wandyohereje pe, thank you kabisa. ORESTE ati ubwo nahise nongera ndamwenyura. Ubwo maze mpita nsinzirana akanyamuneza. Ubwo kandi kubera umunaniro mwinshi ibitotsi byabaye birebire, maze twongera gukanguka mu gitondo hakeye kare. Ubundi rero mwa bantu mwe, igihe waryamye neza ntabwo bisobanuye ubwoko bw'uburiri uba waryamyeho, ahubwo ni ukuvuga ngo ubundi bisobanuye ko uba wararanye akanyamuneza, waraye nta mutima mubi wiyumvamo, mbese nyine wumva ibintu ari amahoro. Icyo gihe byanga bikunda ubyuka neza. Ubwo mu gihe cy'agasusuruko ahagana mu masaha ya 3 gutyo na 15 gutyo n'6 nibwo nasaga n'umuntu urimo urava mu bitotsi. Mu by'ukuri naho nari intaniye n'umuntu urimo urava mu binya. ORESTE ati utuntu dusa n'uturimo turanyirigita nitwo twankanguye. Nuko maze nsanga mu kamishi Yvette wanjye yakangutse arimo kumutubiza two kwijosi no ku matwi. ORESTE akomeza atubwira ati ubwo nakangutse mbona Yvette cyangwa se sheri wanjye mu kamisha asa nk'umuntu warushijeho kujya mu rukundo, areba nimwe nyinshi disi yo. Mbona disi arimo arashaka kunsoma bya buri kanya.
nuko maze mfunga amaso neza ndamwenyura ndongera ndamupfumbata mu good morning my darling kubera ko nari mbyutse neza nyine birumvikana n'umubiri wanjye wari muzima uhumeka neza mbese ubwo nyine ukuntu nari imeze muri ako kanya abantu bakuru murimo murabyumva. Ubwo Yvette yabonye mudu nkangutsemo ahita ambaza ati babe shaka ko twongera se nuko maze ORESTE ku mutima ni ubundi se situberuka nijoro ubwo bitamubwira ni uri muri ririgubaza ubwo nta kindi cyakurikiyeho nahise mwegera turyoshya ubuzima igitondo kitubera cyiza nuko maze turabyuka twatsa telefone zacu kubera ko twari twazikuye ku murongo ubundi maze turangije tuzisigaho ngaho tujya muri dushe gukaraba kugira ngo tuze kuza dusanga message z'abantu bari batubuze n'ama notification zamaze kuhagera. ORESTE tubwo twageze muri dushe ndamukarabya maze nawe aransirita ubundi tuvuye muri dushe dufata ka fresh air telefone zacu kandi ubwo zo zari zatangiye gusona birumvikana ko nyine abadushakaga bari benshi cyane batubuze. Ubwo nyifati yanjye nasanze ikimara kwikupa ndebye nsanga ni Sylvestre yambuze inshuro zigira muri 6 zose mu zindi mise dikoro zirenga 20 zose z'abantu bari bambuze. Ubwo nese mpamagara Sylvestre numva arimo aravuga nk'umuntu uri muravugira ahantu kure yirukanka nuko ndamubaza ntibimeze bitese ko numva uri muri yirukanka. Ubwo narangiza kuvugana bati nawe waryamiriye kabisa urakabya ahari nyine nuko imbeba wayishe neza sha congratulations ahubwo bro. ORESTE atubwo narasetse cyane ndamubwira ni uri ikibwa shahu. Ubwo maze Sylvestre arakomeza ati sha nyine nanze kugukomangira kuko namaze akanya nyine wawe ntegereje yuko ubyuka ngo mbonye nahebye kandi telefone yawe itarimo iracamo ubu nari mesemo kujya ku kazi kureba nyine kashe cyangwa se stamp hari isoko ryari rigiye kuducika kandi byihutirwa. Ubwo nyine hano twabikaga kashe cyangwa se n'ibindi bikoresho by'ingenzi byo ku kazi Sylvestre uyu nguyu yari afite ubushobozi bwo kuhafungura n'ahari ubwo nyine birumvikana yari businye mu kimbo cyanjye. Ubwo byaranshimishije maze nti none se man kubera icyo utankomangiye ko ntubizi yuko se wowe nta kibazo uri umwunganizi wanjye. Nuko maze Sylvestre arahigima ati hoya man hari abamama bo muri famille ya Mukamisha bari barayongaho nyine banyangiye ko mbakomangira bambwiraga yuko mukirimo muraruhuka. Ubwo nibyatinze twasohotse mu cyumba nuko maze dusuza baraye mu rugo ubwo maze baduha breakfast ubonetse bamukamisha cyangwa se Yvette shiri wanjye kumerekeza ku kazi ubwo maze twerekeza ku kazi kugira ngo tsinyiyo kontara gusa maze birangiye turongera turahindukira tugaruka muri Honeymoon ubwo mbese tuyitangira gutyo mbona ibintu bisa nkaho biryoshye ubwo kandi mukamisha nawe yari yatse konji kubera ko nanjye nikoreraga nyine ndayiha ubwo maze tuboneraho gusangira ibyiza bya Honeymoon. Ubwo iminsi yakomeje kwicuma maze nyuma y'umwaka twibaruka imfura yacu y'umuhungu ibintu maze biragenda bibi birori rwose reka sinakubwira ubwo umuryango uraterana ndetse ibintu bikomeza kuba byiza kuko mukamisha nta bushurashuzi yagiraga mu by'ukuri rwose nta gahunda yagiraga yo kunca inyuma gusa ikibazo cyaje kuba kimwe gusa ariko ikibazo cyaje kuba kimwe mukamisha cyangwa se Yvette yaje kwadukana akagisa ko kujya nyima ibintu kandi mbishaka ubwo atangira kujya mburira bya byishimo yari yaramenyereje kandi mwifuza. Ngukunda nukundwe ngukunda nukundwe. Biratangaje ko aba waragize amahirwe yo kubana n'umugore ugukunda rwose akanagukundira umuryango wawe byongeyeho noneho ataguca inyuma maze ukaba warenga wowe ukamuca inyuma. Mu by'ukuri rwose ngiye ntababeshye namaze kumva iyi nkuru yose ya ORESTE yambwiye kuri we n'umukunzi we Mukamisha ndatangara cyane mu mutima ni gute se ushobora gutekereza guca inyuma umugore wawe kandi bigaragara ko mubanye neza yewe burya koko biragoye kugira ngo umuntu anyurwe 100%. Gusa ntabwo byari bishimishije kubona rwose nikundira umwana nkasanga undi mugabo ndetse unafite urugo amutereta ako karagaciyemo nkanjye nyiri kubabwira inkuru ariko nyine ibingibi nibyo byanatumye mpita njya gushaka ORESTE ngo menye neza rwose uko ibintu byose byagenze. Ubwo ORESTE yakomeje kunganira ino nkuru rwose y'urukundo rwe na Yvette cyangwa se Mukamisha atubwira ati ibintu byaje gusa rwose n'ibisho gukomeza guhinduka cyane gusa ubwo twaje kongera twibaruka umwana wacu wa kabiri maze Mukamisha atangira kwita ku bana cyane maze ngewe amburira umwanya ndetse n'akakageso ke ko kujya ashaka kwanga ko dutera akabariro yarushijeho rwose kugakomeza ndetse abiha amabwiriza bivuze ko uko namwifuzaga siko namubonaga yahoragamo impamvu zitandukanye. ORESTE ati mu by'ukuri zinyumvisha yuko nta mpamvu ihari yo kongerera ku ngingo. Ubwo byagezeho ngo nangira kubimenyera uburyo kugira ngo rwose nzatera akabariro ngiye na Yvette nabanzaga kwitwara neza nkabisabiraga ushya ukagira ngo si ibyanjye. Ubwo kandi ORESTE akomeza tubwira tubwo nyine na bwa bwitonzi bwanjye narenzagaho nyine nkabyakira nkigira ku mirimo nk'ibisanzwe. Igitondo kimwe Mukamisha cyangwa se Yvette ati sheri urabona ukuntu usigaye ungana koko kuki utagikora siporo reba indu maze kugira pe. ORESTE tubwo koko nararebye nanjye mbona nabaye nk'abapapa kandi ngiye rwose byaranshimishaga pe
ubwo Yvette yakomeje agira ati namaze kwishyura gym rero guhera ubu ngubu umenye ko ugomba gutangira gukora siporo kandi siporo ni ingenzi. ORESTE tubwo narabyumvishe ndamwenyura maze ndabyemera kuko rwose nari numvishe ari akantu k'ingenzi cyane. Ubwo ijoro rimwe ndabyibuka ari kuwa mbere twari tumaze kugera ku buriri neza numva nifuza gutera akabero rwose na Yvette maze ndamubwira ni asheri warebye nyine ukuntu wigenza nyine ukamfumbata. Nuko maze Yvette ahita yindukira arambwira ati ariko nizere ko utari bugira ibindi bintu urenzaho. Ubwo ORESTE akomeza atubwira ati mu by'ukuri icyo gihe nabwo yashakaga kunyima kuko yari yarazanye gahunda y'uko tuzajya tubikora kuwa gatatu no kuwa gatanu. Ati uretse ko n'ubundi nabwo hari igihe yabyangaga yitwaje yuko atameze neza. ORESTE tugonese nongera ndamubwira ni ihangane ni ukuri mukunzi mwiza ndumva nkushaka pe. Ubwo narakomeje ndinginga ariko birangira nyimye neza ndenzaho kubera ko n'ubundi nari maze kubimenyera. ORESTE tubwo nakomeje kwikorera siporo maze ubwo ndagenda ngarura forume neza ndagenda mbibogari ku buryo aho twajyaga dusohokera rwose nari ntangiye kujya ngenda nibonera utundi dukobwa maze nabo bandeba nkabona barimo barandeba nk'abanshaka. Gusa nyine bwa bwitonzi bwanjye namanye kuva kera bwatumaga natekereza rwose kuba naca umugore wanjye inyuma. ORESTE akomeza atubwira inkuru y'urukundo rwe rwose na Yvette agira ati ubwo umunsi umwe yegera ku kazi nicaye muri ofisi dore ko tutari tunafite abakozi benshi muri company. Ubwo yari njyewe na Sylvestre n'uwakoraga amasuku. Ubwo Sylvestre yarinjiye nuko maze arambwira ati hano hari umukobwa bakeneye. Ubwo byarantunguye kuko nta muntu twari dufitanye gahunda. Ubwo maze ndahaguruka mbona n'umukobwa w'ikizungerezi mitamwira Sylvestre ngo amwinjize nari nta kibazo muhe karibu. Umukobwa yarinjiye n'ubwitonzi bwishi maze muha ikaze araza aricara maze rwose mubaza ikimugenza. Ubwo maze umukobwa ataransubiza abafunguye dokima yari yitwaje antereka imbere ati murakoze nitwa Uhirwe Gloria mfite impamyabushobozi rwose ya kaminuza mu bijyanye na marketing management ndetse no kwita ku bakiriya. Nkaba rero nifuza akazi muri company yanyu ubundi nkagakora neza uko bikwiye ndetse rwose na company yanyu ikirashaho gutera imbere. ORESTE tubwo byarantunguye kubera ko tutigeze dutanga itangazo yuko hari ahantu turi gutanga akazi. Nuko maze bitamubaza ni none se ko tutigeze dutanga itangazo koko. ORESTE tubwo maze ubwo mwari mwiza aramwenyura ati ndabizi nyine yuko nta mukozi mwigeze musaba gusa nyine nabonye ko uyu mwanya nyine ukenewe cyane muri company yanyu ntabwo mwazajya muyobora ngo nimurangiza munabona umwanya wo kwirukanga ku masoko no kuyakurikirana. ORESTE tubwo nabaye nk'ibitekereza mbona koko birashoboka ko twaba tumukeneye maze ni okay noneho siga contact zawe turaza kubirebaho nibikunda turaza kuguhamagara. Umukobwa mwiza arongera aramwenyura maze arashimira ORESTE tubwo nanjye nubwo nari nakomeje rwose kubirenza amaso ariko nari nabonye ko rwose uwo mwari akeye. Nuko baza arahaguruka ankora mu ntoki ati nukuri rwose mbaye mbashimiye kubwo igisubizo cyanyu cyiza. Ubwo yese siga contact ze ndamusezera arasohoka maze ako kanya Sylvestre ahita yinjira. Ubwo tutaragira ibindi tuvuga Sylvestre ati wow urabona ikintu koko twe dukeneye hano nizere kuri ya mwana w'umukobwa utazamwima akazi erega nawe numva yuko ariko ashaka. ORESTE atubwo nese mpindukira mbwira Sylvestre ni umvara none se kuko ukubizi wowe hano hari umukozi twari dukeneye. Ubwo maze Sylvestre ati yego nyine twabonaga nawe dukeneye ariko nanjye nkurikije ibyo yagusobanuriraga nasanze akenewe pe. Nuko maze nanjye ni icyakoza byo nyine twari dukeneye rwose umuntu wita ku bakiriya akajya anadufasha rwose gukurikirana amasoko dore ko twebwe dusigaye dufite imirimo myinshi kandi company nayo rwose imaze kwaguka yari ikeneyemo rwose andi maraso mashya. Nuko Sylvestre ati wow uretse ibyo ngibyo kandi twari dukeneye n'umukobwa mwiza hano ku kazi herega yajya anadufasha no gutunganya agakawa muri tea break ariko abonye inambuko ye iriya movement nayo rega ibikeneye muri company ku buryo n'abatugana rwose batabona ko turi abagabo gusa. Uzi ko yajya n'abasekera bakarusha rwose kugubwa neza. ORESTE tubwo twamaze kumva ko bikenewe maze bidatinze mpamagara wa mukobwa mwiza ndamubwira ni twasuzumye dosiye yawe rero dusanga yujuje ibisabwa wakwitegura ukazaza gutangira akazi. Kuva uwo munsi ibintu ku kazi rwose byarahindutse birushaho kuba byiza kwa kundi twahoraga rwose dukonje birahinduka kuko Gloria yari azi kuganira akatwitaho by'umwihariko byagera ku kazi noneho nabwo akagaragaza ubushake n'ubwitange bwishi. Ubwo turagenda turamenyerana neza tuba inshuti maze mu gihe nta kazi kenshi gahari akansanga muri ofisi akanganiriza ariko byose nkabona bikorana icyamupfura rwose kishi. Ubwo maze nanjye ngakeka ko ari ukunyubaha nyine nk'umukoresha we kandi koko byari byo. Gloria yatangiye gutuma rwose ngarura akanyamuneza ukuntu bya bindi byo kuva mu rugo ntanezerewe kubera rimwe na rimwe nyine nijoro ryabaga ryambihiye ndagenda nabyibagirwa neza kubera nabonaga unyimarira irungu ku kazi. Reka mbibutse yuko njye uri muri abaganira ino nkuru nitwa Samu
reka nkubwire ko iyi ngiyi ari inkuru mpamo yabaye kuri uyu musore witwa ORESTE cyangwa se uno mupapa, kubera kuganira n'abantu benshi kandi banyuranye ndetse mu ngeri zose. Uno mupapa rwose twaraganiriye maze yifuza kunganiriza ino nkuru ye, nubwo nibuka neza ukuntu byari byatangiye, ariko ndibuka neza yuko namubajije impamvu yaje kwishora mu ngeso cyangwa se imico mibi yo guca umugore w'inyuma. Buriya rero mwabantu mwe, inshuti nshyashya zizana n'ibishyashya, byaba byiza cyangwa se byaba bibi, ariko byanga bikunda haza ibishyashya. ORESTE adukomereje ino nkuru atubwira tubwo natangiye kwiga gukora trip z'akazi, amahugurwa n'amanama atandukanye n'ibindi bigo. Ibi ngibi byatumye rwose n'imibereho yanjye muri rusange igenda igahinduka. Ubwo maze umunsi umwe turi kuri piscine turangije gukora ka siporo kuwa gatanu, dore ko nabyo rwose byari mu dushya Gloria yari yaratuzaniye, twafataga umwanya tugakora siporo n'ibindi bigo bya leta. Ubwo maze Gloria yarimo arahagira nk'umuntu wese urimo arakora siporo ati okay, ubwo nkoze ka siporo rero nkaba nanakoze n'akazi kanjye, bivuze yuko ubu ngubu weekend yanjye ndayitangira neza. Ubwo njye na Gloria twasaga nk'abantu bitaje Silvestri, nuko maze nanjye n'amaganya yanjye ni ubu se Samu kamisha ibi ngibi yabikozwe kugira ngo abashaka ngo twicare mu rugo ngo turebe televiziyo, cyangwa tujya gusura inshuti yewe turi kumwe ngo n'abana bacu. Ubwo maze Gloria nawe ati ubwo se gusura inshuti hari ikibazo kibirimo. ORESTE ati ubwo nyine nanjye nimo ndahagira nyine kubera siporo turi gukora na Gloria ni, ariko nyine nanone icyo si cyo kintu twajya dukora turi mu kwishimisha gusa, ubuse ntabwo twajya dusohokera nk'ahantu nk'aha ngaha. Ubwo Gloria ntabwo yabigize intambara, ahubwo atangira kwiseta ati ariko se ubundi ko numva ngo ufite umugore w'ikizungerezi ngo kandi ngo w'umunyamujyi, ni gute mutajya muryoshya? ORESTE atubwo nese mijima ndenzaho nyine kuko ibyanjye byo byari ibindi, kubera ko uretse byo kuryoshya rwose Gloria yarimo anavuga byanjye na Yvette, ngo byo kuryoshya twasohotse ngiye na Yvette no mu buriri twaryoshyaga bigoranye. Ubwo Gloria yahise abona yuko nshatse kurenzaho ibintu, ahita abona yuko hari ikintu kitagenda neza hagati y'imibanire yanjye n'umugore wanjye. Silvestre, inshuti yanjye rwose kuva kera, ndetse unazi byinshi kuri njyewe birumvikana, yarazi ubuzima bwanjye bwose. Ubwo kandi iby'imibanire yanjye n'umugore wanjye nari narabimubwiyeho, ariko nta nama yo kubikemura yari yarampaye. Gusa nyine sinzibagirwa umunsi nari nagize akazi kenshi, ubwo byo gutanga njye kuruhuka nari kubitekereza. Ubwo Silvestre yaritahiye ndetse n'uwakoraga amasuku arataha, ariko Gloria arahaguma ambwira yuko turagumana akamfasha ibyo nari nkeneye. Ubwo Gloria yarambwiye ati humura rwose, nanjye nta kiri kintu ari gutanga njye gukora mu rugo, reka turebe ko twarangiza izi raporo zigaragaza ibyakozwe byose mbere yuko nza, ubundi tuzitabira ipiganwa twujuje ibyangombwa. ORESTE atubwo nese mureba ndamwenyura, dukomeza akazi tuganira. Ubwo bumaze kugoroba Gloria yarambwira ati ariko se ubundi bushiri wawe ntabwo aba yakubuze koko, gusa nyine nawe ukunda akazi ugakabya cyangwa nakayo uba ukeneye. ORESTE atubwo nese mijima ndamubwira ni ivugire sha byose ni kimwe. Ubwo Gloria ati boss, wenda nuko nyine mba nashaka kukwinjira mu buzima, ariko iyo mbona usa nkaho rwose utishimiye umubano wawe n'uwo mwashakanye nanjye binkoraho pe. ORESTE atubwo nese ndekura suri cyangwa se mouse yari indi imbere kuko nari ndi kuri computer, nuko maze mitamindukira ndamubwira ni ibyo ngibyo subikuye he. Nuko Gloria ati mumbabarire nyine niba ndengereye. Ubwo nanjye ni yawe nta kibazo nagurengereye. Ubwo maze Gloria ati nyine hari igihe nigeze gusanga urimo kuganira na Silvestre rwose umubwira iby'agahinda kawe, nuko nanga kwivanga, ariko nubwo nta byinshi numvishe, icyo nabashije kumenya nuko iby'ingenzi bituma umugabo abana n'umugore utabihabwa neza. ORESTE atubwo numvishe ayo magambo Gloria rwose ari kumbwira, mitanitse imitima nangije ni sha Gloria, ibyo wumvishe nyine nibyo nuko bimeze, kandi nyine narabimenyereye nta kibazo, ndabishaka nyine nkabibura nkituriza nta kundi. ORESTE atubwo ibyo nandikaga muri computer nahise mbihagarika, maze Gloria ahita ambwira ati ubu si ubishatse nyine ndavuga nyine gutera akabariro ubigenza gute? ORESTE atubwo nahise mubwira ni nyine ndatuza ngategereza umunsi madamu nyine yanegetse ukagera, cyangwa nyine nabwo uwo munsi ukagira madamu atameze neza mwongera nyine nkabibura. Gloria ubwo ntibyari bikiri iby'akazi gusa, yari asigaye rwose ari nk'inshuti yanjye. Buriya abantu bahorana kenshi ntabwo babura kuganira kandi bakisanzurana, niyo mpamvu amabanga amwe namwe ya Gloria nayamenyaga byoroshye, kandi nawe nyine byari byoroshye kumenya yanjye. ORESTE ati Gloria yari abizi neza yuko hari ingingo ntanezereweho, nuko maze yitonze cyane arambwira ati nukuri ntabwo nakwishimira kubona boss wanjye atishimye kandi ntacyo abuze. ORESTE atubwo nahise ngwa mu kantu ndangije ni bikubabariza iki se buriya? Gloria nawe ati ubwo se wowe nyine urumva bitababaje? Ngiye hari icyo nakora rwose nagikora,
ariko nibura nawe ukagira umunezero. ORESTE ati mu by'ukuri aya magambo meza y'ihumure Gloria yari amaze kumbwira yaratangiye kumfataho, ubwo maze ndatwarwa mbona yuko hari umuntu unyitayeho. Ati ubwo kandi uwo ngwari umaze kuba umunsi wa 11 umugore wanjye mukamisha atangerera ku ngingo. ORESTE ati ubwo Gloria yakimana kumbwira gutyo yatumye nangira kugira ibyiyumviro byo gutera akabariro, dore ko byari bimaze no kuba imboneka rimwe mu buzima bwanjye. ORESTE ati ubwo nese nsa nk'umuntu uhagurutse ndabanza nsevinga document nari maze kwandika, nuko maze Gloria ati ORESTE ngiye kubera ukuntu nyine nkwemera ntanagukunda. Ubwo maze Gloria abarasetse asa n'ucecetsemo ukuntu yubitse n'umutwe, ubwo maze yongeye kuwubura duhuza amaso arandeba arongera ati uriyubaha nyine kandi unagaragara neza nyine, nukuri nyine ubishatse ako gahinda nyine nakaguhoza kandi nyine ugakomeza kubana n'umugore wawe nta kibazo. ORESTE ati Gloria ayo magambo yambwiye arisiriye cyane kandi rwose mbona yuko nta buryarya burimo, ngo wenda yabashaka nyine nk'amafaranga yanjye cyangwa isibindi. Ubwo Gloria yahise amwenyura maze document yari afite mu ntoki azirambika ku meza, ubwo n'ibindi bintu byari bisigaye bishyira ku murongo, nuko maze arebye ku isaha aratangara cyane ati yiwe uziko bwije cyane twatinze dutaye pe. ORESTE ati nireberaga rwose umukobwa mwiza nka Gloria ukurura abagabo benshi, bikanera imbarutso yo kugirana imikoranire rwose y'ibigo byinshi kandi bikomeye. Ubwo nta kindi cyabaye nahise mwegera mufata akaboko mubwira ko nta brage nyeneye. Ubwo ndangije ndamubwira ni Gloria uramutse umenye ko hari ikibazo nibanira nacyo wakinyamurira. ORESTE ati icyo kibazo nakibajije Gloria maze kwibuka yuko rwose ibyumweru 2 byari bigiye gushira nta kabariro meruka. Ubwo maze Gloria yitonze ati urabizi nyine ntago nakubwira nikinira ngo ngeze aho ngaho pe, impamvu nta yindi nuko nkwemera kandi kubikubwira ndumva nta kibazo kirimo nubwo nzi yuko ufite umugore. ORESTE ati mu kanya gato gashoboka iminwa yanjye yari imaze kwegerana n'iya Gloria, sinitaye ku kuba nari nariyemeje kutazaca inyuma umugore wanjye Yvette, ahubwo nirebeye ikibazo nari nifitiye. Ubwo nyuma y'amasegonda nka 18 ntawe urimo uravugisha undi, Gloria yahise nsoma bita biba intandaro yo guhita mfatiraho. Ubwo nanjye musoma ndimo nanafungura umukandara, maze kuwufungura nawe agakariso ke ahita agakuramo akajugunya nk'ibujumbura. ORESTE ati ngiyo inshuro yanjye ya mbere naciye umugore wanjye inyuma ku mpamvu ngiye n'umutima wanjye tumushinja. Ubwo munsi natanye akanyamuneza ngeze mu rugo mpita ninjira muri dushe ndakaraba, ubwo maze gukaraba ndagenda ndarya ubundi ndiruhukira, ubuzima maze burakomeza. ORESTE akomeza tubwira ati ubwo umunsi umwe ari kuwa gatanu tuvuye muri salo tugiye kuryama, ubwo nta kibazo cy'akabariro nari nkigira, Gloria rwose yaramaze kumbera umumararungu, twaribetaga akangerera ku ngingo. Ati mu by'ukuri byari bigoye cyane ko icyumweru cyashira tutabonanye. Ati kandi ubwo iyo tutajyaga kuri hoteli twahitaga twitinza ku kazi akabariho tubikorera. ORESTE ati nihiritse ku buriri n'umunaniro mwinshi mba nangiye gusinzira, nuko maze ubwo umugore wanjye Yvette atangazwa no kubona nta kintu mubwiye rwose kubijyanye n'akabariro nk'uko byari byarahoze. Yari amaze kumenyera yuko nyine nazaga nkamwinginga, birumvikana ukuntu nari maze iminsi nitwara byaramucanze. Ubwo Yvette ati sheri ko muntu utangiye gusinzira. Ubwo nanjye mu dutati twishi nsa rwose n'utabyitayeho ni ndananiwe sheri. Ubwo mpita nanakubita umugono, nuko maze Yvette ati sheri waretse gusinzira tukabanza tukaganira, reba umaze n'iminsi uza rwose ukagaragaza ko unaniwe ntihagire n'ikintu umbwira. Nuko ubwo maze nanjye ni arega mbananiwe hano, bananiwe kabisa kandi nyine ndazinduka nawe urabizi. ORESTE ati mu by'ukuri ntago nari nsinzire byo kuba ntamuganiriza iryo joro, ahubwo nashaka kumwereka yuko byose bishoboka, ko ibyo yankoreraga nawe yabikorerwa kandi bikamubera. Ubwo twikomereje Yvette yakomeje gushaka kunyinginga nyine mwima amatwi. ORESTE atubwira iryo joro naramwimye nanjye n'umutima mwiza, ibyo kumwinginga nari nabiretse kuko Gloria twari tumaze rwose kwiyumvanamo akanyemurira ikibazo cyose naba mfite. Ubwo ariko umugore wanjye Yvette yari yaramenye ko rwose muri kampani dufite umukozi mushyashya ngo kandi akaba ari mwiza ngo w'igishongore, birumvikana ko yagombaga nyine gukeka ko ari we usigaye umugije. Ubwo Yvette yatangiye kujya yisubiraho gake gake atangira kunyitaho rwose bundi bushyashya kugira ngo arebe yuko byibuza yakongera kunyiyegereza. Wenda tuganiriyeho gatoya ariko mbere yuko ORESTE rero anganira ino nkuru ye, mu by'ukuri namufataga nk'umuhemu cyane utita ku rugo rwe ahubwo agaca umugore w'inyuma. Yakomeje ambwira rwose uko byaje kugenda kugeza aho yatangiye kuryamana rwose na Gloria. Kuva ino nkuru yatangira ntago nigeze mbabwira impamvu, ORESTE yayinganirije gusa nyine ahangaha tugeze niho ruzingiye, kuko ikibazo kimwe namubajije gikuyemo ibintu byose mugiye gukurikirana. Ubundi ngiye mu busanzwe nitwa Samu, nakundaga uyu mukobwa Gloria bisanzwe, nifuza kuzamugira umukunzi w'ibihe byanjye byose, ariko natunguwe n'urugendo rw'akazi nagombaga gukorera mu bihugu byo muri West Africa cyangwa se Afrika y'Iburengerazuba. Ubwo maze biza kuba ngombwa ko njyayo
kandi namaze igihe kingana n'amezi 18. Nagerageje gukomeza kwiyegereza Gloria nyine ku mbuga nkoranyambaga, ubwo maze nkamuhamagara keshi nkamubwira ko ningaruka i Kigali nzamubwira ko mukunda. Ndabyibuka Gloria rwose najyaga mubwira ni erega ningaruka i Kigali ama surprise azaba menshi, nukuri byo kukubwira live bizaba ari byinshi. Ubwo kandi Gloria yari umukobwa w'umunyamujyi cyane kandi yikundira kuryoshya, gusa nyine akaba ari wa mukobwa watagaga icyizere nyine yuko muri kumwe wamufatisha rwose bigakunda. Gusa ariko ku rundi ruhande Gloria namwitaga inkunda rubyino nubwo atari umwana. Ubwo kandi kuba tutari twegeranye byatumaga Gloria abifata nka online love. Ubwo nyiva muri Senegal naje umutima uri kuri Gloria, dore ko nari mfite n'amafaranga ahagije, nari mwe muri misiyo. Ubwo maze nkuko nabivugaga surprise zabaye nyinshi, ubwo nasangaga ORESTE ari we wamwigaruriye. Gusa nyine hagati aho ngaho ndakeka maze kubabwira imvo n'imvano yuko ORESTE yanganirije ino nkuru. Ubwo nyine kuko twaje kwibera inshuti nke na ORESTE bisanzwe, aza no kumbwira ino nkuru y'urukundo rwe rwose na Mukamisha cyangwa se Yvette. ORESTE akomeza tuganiriza inkuru y'urukundo rwe rwose na Yvette cyangwa se Mukamisha, agira ati atubwa igihe kimwe mvuye muri siporo maze gukaraba. Yvette yahise ambwira ati ORESTE sheri, harya ubusabane bwo ku kazi kanyu buzaba ryari? Ubwo kandi Yvette yabimbasaga abizi neza kuko buri mwaka ahagana mu mpera z'ukwezi kwa 10 gutyo twakoraga ubusabane. Nuko maze akomeza agira ati nukuri mfite amatsiko yo kuzabona rwose umukozi mushyashya ngo w'igishongore ngo mwungutse. ORESTE atubwo nese ngo mukano ndangije ni humura rega uzamubona ni umukozi nyine utangaje, amaze kugeza kampani kuri byinshi. Nuko maze ubwo Yvette ati urabuzwa n'iki se kumurata ko wiboneye ikizungerezi? Ubwo yaratangiye kuvugira ku mutsi w'iryinyo arimo anjinyora kuko karamuryaga nyine kumva yuko ngo nsigaye mfite ngo ikizungerezi iruhande rwanjye ngo dukorana. ORESTE ati ubwo nakinese mubwira namubwiye ni aha ubwo ratangiye na ryafuhe ryawe, negurira imyenda nigendere. Uzi ko sigaye utaha wiryamira utakinanganiriza nk'uko byahoze, ikindi noneho kirenze ibindi byose n'akabariro ntabwo kikambaza. ORESTE atubwo nese muca mu ijambo ni ariko se ubundi wambabarira ko kwa mugore we kuba ubizi ko hari igihe mba ninaniriwe nk'uko nawe mbere iyo wambwiraga yuko unaniwe ntagwatirizaga wanditse. Yvette ati nyamara singushira amakenga, nta kuntu waba utarabonye ugukemurira ikibazo, maze akaba ariyo mpamvu rwose wanshyize ku ruhande. Ni ukuri ngarukira mukunzi kuko niwe byose byanjye. ORESTE ati mu by'ukuri natangiye kubona ko shiri wanjye Yvette asa n'uwisubiyeho, bituma ntekereza kugabanya rwose agakungukanye nagiranaga na Gloria. ORESTE ati ubu ngubu ndimo kugerageza rwose kwima Gloria umwanya kugira ngo ngaruke ku murongo nk'abandi bagabo nyabagabo, mesha agaciro umugore wanjye Yvette. Ubwo tugarutse ahantu byatangiriye byose bino byose nari nicaranye na ORESTE turimo turaganira. Nuko maze kumva ukuri kose k'umubano wa ORESTE na Gloria ndiruhutsa ni urakoze cyane rwose muvandi, sinakurenganya nanjye ndi umugabo rega byambaho. Ubwo nese mpamagara uwatwakiraga ngo mwishyure kubera yuko byari byansabye gushaka ahantu nyine hatuje heza kandi hiyubashye twaganirira kugira ngo ambwire neza iby'umukunzi wanjye nari maranye iminsi amakuru rwose yuko ari uri kunca inyuma. Ubwo narishyuye maze ubundi turasohoka nsezera ORESTE ariko musaba kuzabimfashamo nkongera kwegukana Gloria. Ubwo maze ndataha ariko nyine numva rwose ndanyuzwe neza, nangira gupanga undi mupango mushya wo guca burundu ORESTE kuri Gloria. Ubwo ko iminsi yagendaga yicuma najyaga nganira na ORESTE ndetse tukanasangira rwose icyo kunywa. Ubwo kandi ku munsi w'ubusabane nanjye naratumiwe njya kwifatanya nabo. Ibirori byari biryoshye ariko Yvette ntiyatumaga ORESTE rwose amuva iruhande. Ubwo mu kanya gatoya aho nari impagaze rwose ndi kumwe na ORESTE na madamu we, ubwo yari amaze kumperezanta nk'inshuti ye, Gloria abarahageze mu ikanzu nziza cyane rwose ubona yuko ari we gitsina gore kiberewe aho ngaho hose. Ubwo maze mukubisa amaso ahita aza dusanga mu mutima ni nahisemo neza pepe uyu mwari singomba kumuhomba tu. Ubwo nyibereye muri ayo ngawe natwawe, Gloria yahise aza dusatira ati wow mbega kuri muraberewe. Ubwo kandi Gloria yararimo abwira ORESTE ndetse na Yvette umugore we, nuko ORESTE aramwenyura maze Gloria arabasuhuza. ORESTE ati nukuri urakoze cyane. Ubwo maze ORESTE ahita yinukira akareba Yvette umugore we akahita amubwira ati sheri uyu mwari rero yitwa Gloria, akaba ari we mukozi mushyashya twungutse muri kampani yacu, ndumva ari we utaruzi abandi urabazi. Ikirenze noneho kuri ibyo ngibyo ni inshuti ya Alpha.
ubwo akivuga gutyo abarandebye ati harya Alpha we na Gloria muraba fiancé cyangwa muri copinage nuko ndikiriza ni ya nubundi byose rega niho biba bigana gusa nyine n'umukunzi wanjye nuko maze ubwo Yvette umugore wa Oreste ahita yishima ati wow nukuri ni byiza pe muraberanye ubwo ahita yongeragaho umukono Gloria agira ati nukuri nishimiye gura n'umukobwa mwiza nkawe ukorana n'umugabo wanjye ndetse ukanaba waratumye kampani yacu irushaho gutera imbere. Gloria This aramwenyura nuko arashimira maze ibirori birakomeza. Ubwo hashize akanya Gloria asaba ko yabajyanye Oreste gatoya ko hari abantu barimo barifuza kuvugana nawe hanze. Ubwo baragiye nsigarana na Yvette umugore wa Oreste ariko ubona yuko ashaka nko kubakurikira. Nkomeza kubona ukuntu Yvette arimo yitegereza ukuntu bari kugendana rwose basa nk'abegeranye. Ubwo Gloria agenda amwongorera ibintu tutari turimo turumva ako kanya. Ubwo nahise mbaza umugore wa Oreste cyangwa se Yvette nti mbese ko mbona ubitegereza cyane. Nuko maze Yvette ati reka da nta kidasanzwe. Ubwo twakomeje kuganira nshaka kumukuramo amakuru nyine niba hari icyo yaba yarigeze akeka ku mugabo we. Gusa nyine byari bigoye kugira ngo Yvette agire ikinanangariza dore yuko tutari tunamenyeranye ari inshuro ya mbere twari duhuye. Ubwo mbonye Yvette cyangwa se Mukamisha umugore wa Oreste akomeje kunyima amakuru mitamubwira ni nukuri nakubeshye byaranshimishije gusanga fiancé wanjye akora n'umugabo rwose ufite urugo. Iyo aza kuba ari umusore yari kumuntwara da. Ubwo Yvette yahise aseka cyane ati ibyo ngibyo nta kintu bikivuze muri no minsi rega nabo bashobora guhurira mu mayira bakamugutwara da. Nuko maze nanjye ni nyine icyo nari mbivugiye nukuri ushobora kubareba bari kumwe nyine bongorerana cyangwa se barimo baraseka ukaba wakeka yuko barimo barateretana cyangwa se bateretana. Ndabeshya se? Ubwo Yvette ati cyakoze byo pe nanjye nigeze kubikeka nubwo nari ntarahura na Gloria nibwiraga yuko byanga bikunda hari umukobwa w'igishongore ukora n'umugabo wanjye. Ubwo nyine ngagira impungenge ko yazamuntwara gusa nyine ariko nabyo byashoboka da nuko nyine agufite nka fiancé. Ubwo nahise nseka ndangije ni nanjye ntabwo nabaga mu Rwanda nkuko nyine Oreste yabikubwiye. Mu by'ukuri nahoranaga impungenge z'uko bazamuntwara gusa nyine niba yita ku mugabo wawe ukamuha keya zose zikenewe ntabwo ashobora gutekereza kuguca inyuma kubera ko nawe uri ikizubazuba pe. Yvette yahise yitsa umutima ati nyine ndagerageza uko nshoboye gusa nyine mu minsi ishize ntabwo twarebanaga neza ariko nyine mu by'ukuri sinigeze muca inyuma na rimwe nabonaga asa nk'umuntu utakinyitayeho cyane nk'uko byahoze. Biri mu bintu byatumaga nyine nkeka ko umugabo wanjye byanga bikunda ko yaba nca inyuma kandi nyine ahanini nkakiye kuri ya mukobwa Gloria. Ubwo maze kubyumva ndamubwira ni nabyo byashoboka da. Nuko maze mitamubwira ni gusa nyine menya yuko kuba utaramucaga inyuma atari byo byonyine bikenewe ngo umugabo wawe yere kuguca inyuma. Erega n'izindi kingano zose zirakenewe nk'izo mu buriri. Izo zo noneho zo utazikora neza kandi akaba kwereka yuko agukeneye byamutera kuba yajya gushakira ahandi da cyangwa hagira abamuca icyuho bakamwigarurira da birashoboka byose. Ubwo Yvette yari yumviriye ati Alpha nubwo tudasanzwe nyine tuganira cyangwa tuziranye cyane ariko nukuri wavamo inshuti nziza pe ufite ibitekerezo bizima nukuri rwose wagira umuntu inama. Ubwo This Yvette akimara kumbwira gutyo ntabwo yigeze amenya yuko ndimo nashaka kugira ngo muhumure kugira ngo abashe kujya yita ku mugabo we cyane ave kuri Gloria kugira ngo bashe Yvette cyangwa se Mukamisha abashe gusobanukirwa ibiri kujya mbere hagati ye n'umugabo we. Icyo nagerageje gukora ni ukubikorana ubwenge kugira ngo atagira ikintu akeka. Ngukunda nukundwe. Uko iminsi yashiraga niko nabonaga impinduka ziri kugenda rwose ziyongera. Ubwo maze niyemeza kujya njya gucyura Gloria nyuma y'akazi ndetse rimwe na rimwe saa sita nkamutwara tukajya gusangira. Ubwo kandi Yvette nawe yari yarakaniye cyane asigaye ahorana udushya rwose iwe mu rugo two kugira ngo byibuza ajye ahora ashimisha umugabo we. Ubwo hashize ibyumweru bibiri gusa nongeye kuganira na Oreste nyine twicaye ahantu turi kuganira twenyine dutuje. Nuko maze Oreste arambwira ati Alpha ubu ngubu nibwo ndi kubona uburyohe bw'urugo nashatse. Nukuri nakubeshye ninjye mugabo witayeho kurusha abandi muri iyi Kigali yose. Mu by'ukuri narasetse ndihirika nangije ni none wese amaso yawe asigaye areba neza usigaye ubona umugore wawe rwose akwitayeho. Oreste ati Alpha nyine buriya reka nkubwire ntabwo ufite igihe kirekire imbere yawe utarashaka urugo nkatwe twese ariko buriya ingingo imwe iruta izindi zose iyo itagenda neza n'ibindi byose ntabwo bishobora kugenda neza byanga bikunda bitangira gusenyuka. Iyo ngingo rero nta yindi ni ugutera akabariro. Ndakubwiza ukuri n'ukuri Alpha
igihe cyose umufasha wazatangira kujya kwima uko yishakiye nta mpamvu ifatika guhaye, hari n'igihe nawe uzana impamvu rwose ukaba wamwima, ni ukuri ndaguhanuye, menya ko ishingiro ry'urukundo rizaba ritakaye. Ubwo nanjye Oreste namuteze amatwi ndamwumva neza, nuko maze ndamubwira ni urakoze cyane n'ukuri kuri izo nama my girlfriend. Nuko mpita mubazani none se girlfriend, ubu wowe iyo ngingo yongeye gushimangirwa? Ubwo Oreste mukunzi bize yarabanje araseka cyane nanjye ati ubu ndaryohewe sana bro, ndaryohewe sana kabisa, nyine Alpha nkubwije ukuri singiye kukubeshya dore tumaze kuba abavandimwe. Shiri wanjye aba yakangutse imbere yanjye byibeza nk'iminota nk'irindwi imbere yuko ngiye nkanguka, ubwo barimo arantegurira neza ngo nze kwambara neza nyine nk'umwami, birumvikana nyine nkakirwa n'utubizo twishi twatundi bita good morning. Ubwo nyine birumvikana igikurikiraho nk'abasore bose cyangwa se abagabo bose ko tubyuka mu gitondo tumeze ngira ngo urabizi. Shiri wanjye nyine aba yabibonye kare akahita afasha tugakorana urukundo nyine rwo mu gitondo, tukabyuka tugakaraba, garukiriza aho ngaho wana ibindi nawe shiri wawe azabigukorera. Gusa nyine nkubwije ukuri ubuzima buraryoshye, ubwo kandi sinakubwira rwose iyo ngeze mu rugo cyangwa se tukigera mu buriri, mbese urugo mbaye mu bungubu ndabona ari rwo rugo nifuzaga rwose kuva kera. Reka mabwize ukuri rero mwa bantu mwe wonteza amatwi, nta kintu kinshimisha nko kumva umuntu ambwiye uti Alpha ndagushimira cyane kubw'inama nziza nakuye mu nkuru zawe. Ibyo bintu ni ibintu binshimisha mu buzima. Mu by'ukuri nishimiye ko Oreste aguwe neza mu rugo rwe, mbabwije ukuri rwose ino nkuru nubwo ari y'abantu bakuru, ariko ni inkuru rwose buri muntu mukuru wese yakuramo inama zamufasha mu kubaka urugo rwe kandi rugakomera cyane. Oreste rero kandi akaba asoje agira inama umugabo wese uca umugore w'inyuma kandi umugore yagerageza kumwubaha, amubwira yuko igihe kizagera akabona yuko umugore we ari uw'agaciro uko byagenda kose. Nkugukunda nukundwe, nkugukunda nukundwe. Reka nizere yuko ino nkuru wayikuyemo amasomo. Njye nitwa Samu ndabakunda cyane, reka tubonane mu zindi nkuru z'urukuru magezeho umunsi ku munsi. Reba neza uko amaze gukana kuri subscribe ndetse n'akazogera kugira ngo utazabicikwa n'inkuru z'urukundo magezeho umunsi ku munsi. Uwiteka akomeze abiteho. Abakunzi b'inkuru z'urukundo magezeho umunsi ku munsi kandi nkuko mwabyifuje muri benshi ko nabakorera groupe ya WhatsApp twazajya duhuriramo tukaganiriramo tugahana ibitekerezo ndetse tukarushaho kumenyana. Ubu icyifuzo cyanyu namaze kugishyira mu bikorwa, nabakoreye groupe ya WhatsApp y'abakunzi b'inkuru z'urukundo magezeho umunsi ku munsi. Ukanyandikira kuri nimero yanjye nkoresha kuri WhatsApp agateranyo 250 78 014 1616. Reka nsubiremo agateranyo 250 78 014 1616, nkahita nkushyira muri groupe y'abakunzi b'inkuru z'urukundo zanjye, tukarushaho kungurana ibitekerezo ndetse no kumenyana, urukundo rukaganza urwango. Mbabwira ko kandi amakuru yose ajyanye n'inkuru zanjye mbagezaho umunsi ku munsi muzajya muyasanga muri iyo groupe tugiye kujya duhuriramo. Mushobora kandi no kunyandikira kuri Instagram na Facebook mukanyereka urukundo n'ukuri, aho hose nkoresha izina rimwe Alpha Samu nk'uko uri kubibona imbere yawe. Nta kintu kibabaza mu buzima kikanashingura umutima nkugukunda nukundwe, nkugukunda nukundwe.